isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye aho yararyamye ameze nabi mu biganza byanjye, umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati randira mwana wanjye. Nageze mu rugo kwa Karara nsanga bose barahari. Birumvikana Donarido yari ari hejuru mu kazi. Bampa ikaze Kararisa buri gihe iyo mpari aba yashyushye, ariko ngira amahirwe ntiyampa ibipapuro ngo musinyire bya bintu. Nuko turaganira mbabwira nuko bimeze. Nyuma yo kurya no kunywa ndataha mu rugo, ndaryama nk'uko bisanzwe. Nongera gukanguka mu gitondo nkanguwe na telefone yanjye. Mu kuyirebaho ndikanga. Nta kindi cyankanze uretse gusanga missed calls nyinshi cyane mu ijoro. Mu kureba uwampamagaye nsanga iyo nimero ntago nyizi, ariko mu kureba mbona iyo nimero yanyandikiye message avuga ati ndi Cosmos. Gusa nakubuze mu gihe cya nyacyo ngo ukeneyemo. Desimerite namubonye ndetse na Salvatore namubonye. Ayo niyo makuru nashakaga kuguha. Ukibona ubu butumwa ushaka kuvugana na Ramari, aguha ubutumwa namuhaye, kuko ubwo nububona bwamaze gutya gahunda turayihindura. Dushaka uko tuza kuva muri gereza mu ijoro riraza, ndakwiringiye. Namaze gusoma ubwo butumwa bwa Cosmos mpita mva mu mashuka vuba vuba nicara ku buriri. Ubundi ntangira kongera kubusoma, nifuza kuba namubaza ibibazo byinshi, nko kumubaza uko Desimerite ameze, niba nta kintu yabwiye Makironi ku bijyanye na virisi ya IDVK virus na formule yayo ndetse n'urukingo, bityo bikaba bitararangiye yayivuze. Ako kanya Gaston nawe yahise akanguka, ambaza impamvu noneho namutanze kubyuka. Mubwira ko nabuze ibitotsi ngakanguka ariko ngasanga bwakeye. Ambwira ko nawe ubu amasaha agiye gutangira kwiga kuyapimiranya. Mubwira ko bari icyo gihe cyo kubyuka akajya kwitegura akajya ku ishuri. Gaston yahise abyuka arasohoka ajya muri salo. Agaruka ambwira ko Marita atari yabyuka. Mubwira ko we yakwitegura ko ibyo kurya ndajya kubishaka. Nuko nanjye mpita mbyuka nambara bisanzwe byo mu rugo, ubundi njya gutegura ibyo kurya mu gitondo. Birangira Gaston nawe ageze muri salo, ndetse n'abandi bose barabyuka, ariko Marita ntiyaza muri salo. Bituma nibaza niba hari ikibazo gihari cyatumye Marita atinda mu buriri. Ubwo nese mva muri salo njya mu cyumba cye. Ngeze ku muryango ndakomanga. Marita anyikiriza nk'umuntu uri kure cyane. Mubaza niba hari ikibazo afite, ambwira ko nta kibazo afite. Anambaza impamvu ndi kumubaza niba nta kibazo afite. Mubwira ko bwacya akaba atavuye mu buriri. Namaze kumubwira gutyo Marita asa n'uwikanga, avuga ko atigeze amenya igihe bwakereye, bityo Gaston ashobora gukererwa. Mubwira ko yakomeza kwiryamira kuko ibindi nabyitayeho. Marita yahise abyuka vuba cyane. Mu kugera muri salo ashaka kujya mu gikoni, asanga abantu bibereye ku meza, ariko nanjye mpita mbanza kujya mu cyumba cya Ezeki yarayemo kugira ngo mubyutse nawe aze. Ariko mu kugera ku cyumba nsanga harafunguye. Nibaza igihe yaba yabyukiye biranyobera, mpita nza ku meza dutangira kurya tuganira. Gaston amaze kurya natwe twese, Marita yanura ibyo twaririyeho, mpita mbwira Jessica, Rufus ndetse na Dorcas ukuntu gahunda imeze bigendanye n'ibyo Cosmos yari yanyandikiye. Bamaze kubyumva bambwira ko nta kindi twakora uretse gushaka Ramari akaduha ubutumwa yahawe na Cosmos, ndetse tukitegura n'urugamba rwo kujya gucikisha Cosmos, Desimerite ndetse n'umutasi papa wa Venise Salvatore. Ubwo gahunda yabaye iyo ngiyo. Jessica avuga ko agiye kuba yisubiriye mu buriri, anabashe kudusengera kuri Yezu Kristo na Bikira Mariya kugira ngo umunsi wacu wose uze kugenda neza. Naho Rufus wavuga ko agiye kubanza kunyura ku kazi. Dorcas avuga ko njye nawe tugiye kujyana ku ishuri, tukaboneraho gushaka Ramari tumubaza aho ari. Nuko gahunda tumaze kuyipanga neza twese tujya kwitegura.
Mu minota mike cyane twari turangije, duhurira muri salo tuhasanga Gaston afite agakapu ko ku ishuri, ubundi mufata akaboko musaba ko twava mu rugo tukagenda. Ntabwo byatinze twageze muri parikingi. Gaston na Dorcas binjira mu modoka, ubundi twerekera kuri Moriya Academic School. Gaston agenda ambwira ko ikintu cya mbere agiye guheraho ari uguhereza abana amasenti y'amadenari yabo, ahereye ko bo biga mu ishuri rimwe ndetse nabo mu rindi shuri ryo mu wa kabiri. Niba mubaze niba yanze kuba inshuti nabo abasobanurira ibyo twavuganye ejo. Gaston amaze kumbwira gutyo mubwira ko nzamuhemba. Ambaza icyo nzamuhemba, mubwira ko nzamusohokana nkajya kumutembereza ahantu heza cyane ku buryo azishima. Nuko tuba tugeze ku ishuri, Gaston tumuvana mu modoka, ansezeraho ampereza igipfunsi bimwe twita censi, ubundi na Dorcas abigenza gutyo tugaruka inyuma. Ubwo twageze muri aba Lewis Company mbanza kunyurana na Dorcas mu biro byanjye. Tugezemo nsanga Karara amaze gutegura byose, ambwira gahunda y'umunsi uko imeze, ndamushimira. Ajyana urupapuro rwanditseho iyo gahunda, ambwira ko igezweho yose arajya aza kundeba, ariko ambwira ko hari n'abashoramari baturutse muri Metrobet bashaka kuza guhura nanjye nyuma ya saa sita, ikaba ari nayo gahunda ikomeye cyane. Karara namubwiye ko ndaba mpari nta kibazo, ariko n'ubundi mu biro nagombaga gukora uturaporo dukeya no kureba kampani uko yifashe, ubundi bikarangira. Mu kubikora byose Dorcas yari yicaye aho ngaho. Ako kanya twumva telefone ye irasonye mu buryo bwa message. Mu kureba umwandikiye ambwira ko iyo nimero atayizi, ariko message amwandikiye ikaba ari yitumye abimbwira, kuko kwakira message byo ari ibisanzwe. Dorcas namubajije message bamuhaye akagira ubwoba, ampereza telefone ngo nisomere, nsanga ni message ivuga ati ntago nzi ariko ngenda kuzi kuva ukiri urusoro kugeza ukuze, ndashaka ko duhura nkakubwira amateka yawe. Namaze gusoma iyo message numva ni ikibazo, mpita ubwanjye mpamagara iyo nimero ariko yanga gucamo. Mbigerageza inshuro nyinshi cyane yanga gucamo. Dorcas mubwira ko wari umutekamutwe bamwe baba bashaka kurya amafaranga y'umuntu gutyo gusa, bityo ibyo ntabyiteho. Nawe abifata nk'ibisanzwe, ubundi nkomeza ibyo nari ndi gukora. Dorcas arimo kuntera inkuru anyibutsa ubuzima bwacu ubwo twari mayibobo ku muhanda, ambaza niba narigeze ntekereza ko nzabona ababyeyi banjye nk'inzozi za buri mwana wese uri ku muhanda. Dorcas mubwira ko njye nari mbizi ko papa wanjye ndetse na mama wanjye bahari n'abavandimwe banjye Tonzi, Diva na Rena, bityo nkaba nari nzi ko ari igihe gito cyane nkongera kubona umuryango wanjye. Ikirenze n'ibyo ngibyo kandi nkaba naragumye muri Merine kubera amafaranga y'amadenari 50 nari nibye nyogokuru wanjye. Navuze gutyo Dorcas aratungurwa, ambaza impamvu mvuze ko nayibye nyogokuru wanjye. Mpita nibuka ko twaje guhura tugahuza nyuma y'uko mfashe imitungo y'umuryango wanjye, bityo akaba atabyibuka. Mpitamo kumubwiza ukuri kose mpereye ku gihe njye na Jessica twari twaje muri Kent mu nama y'abanyamigabane muri aba Lewis Company. Twagera muri gare tugahura n'umukecuru uri gukumbagurika, tukagerana muri Merine, ariko kubera ko abantu bari bamunennye akagwa hasi ubwo yasohokaga mu modoka, ubundi nkamufata namujyana muri resitora Rufusi yakoragamo. Ubundi umukecuru agatangira ambwira ko yitwa Rosata, akavuga ukuntu yakundanye na sogokuru wanjye Toromeo Lewis, bakabyarana papa wanjye Broni Lewis, ndetse mboneraho kumwibutsa mubwira ko papa wanjye Broni Lewis yari afite abavandimwe babiri, Moriya Lewis sogokuru wanjye yitiriye sogokuruza wacu Moriya, umwana w'imfura wa Lewis wa mbere, ndetse na Grey Lewis, ariko bo bakaba bavuka ku mugore wa kabiri wasimbuye nyogokuru Rosata ubwo sogokuru yari amaze kumwirukana kubera gusanga aryamanye n'umukunzi wa Nana mushiki we. Uwo mama wabo akaba ari Dovine wari inshuti ya Toromeo, Cosmos ndetse na perezida w'igihugu cyacu cya Kentrone Macron. Namaze kubwira Dorcas gutyo bimukora ku mutima, mubwira ko ariko ibintu bitigeze bigenda neza kuva twavite Sara mu cyaro, ariko nibimara kujya ku murongo tuzajya kuzana imibiri yose y'abantu bafite inyisano n'abarewisi ndetse n'abarewisi ubwabo, ubundi mbashyingure mu irimbiri igenewe gushyingurwamo umuryango w'abarewisi. Dorcas anyihanganisha ambwira ko atarabizi, bityo atagakwiye kubikiniraho.
mubwira ko nanjye nyogokuru icyo gihe mwiba ntari nzi ko ari uwo mu muryango wanjye, akaba ari nawe mama w'ababyeyi babiri n'ubundi nanyuze mu maboko yabo. Nataliya ari nawe wareze Marita nk'umwana we, nyuma yo kumutoragura imbere y'ikigo cy'imfubyi yari amaze gushingirwa n'abaterankunga muri Merine we n'umugabo we, ndetse na Yosefina wantabaye ubwo ruhurura yo muri Merine yantwaraga ikangeza mu cyari Tesara, habure gato ngo bankingure bazi ko napfuye, ariko we akababwira ko babanza kunjyana kwa muganga. Namaze kubwira Dorcas gutyo mubwira ko rero nyine nari mbizi ko mfite umuryango, nkaba naragumanye nawe ndetse na Chameleone na Scorpion kugira ngo tubanze twibe menshi, nitumara kuyiba nzabone kujya iwacu. Mubwira n'ibyakurikiyeho byose mpura na Jovia ngatangira gusobanukirwa amateka y'umuryango wanjye. Namaze kuganira na Dorcas gutyo byo nari ndi gukora ku mashini mbirangije, ndetse muri company maze kubona ko uko bihagaze neza cyane, ndetse na Grey na Hyacinthe muri factory bari barimo gukora neza, kuko muri raporo yatambutse nari maze kubona ko bigabanijemo kabiri. Grey aguma muri Abarewis factory iri muri company, naho Hyacinthe ajya muri My Food factory nayo yitwaga Abarewis factory yahoze ari iya Marita. Nuko maze kubibona gutyo ndeba imishahara yabo nsanga Hyacinthe aracyahembwa nk'umwungiriza wa Grey wayoboraga Abarewis factory. Mpita niha gahunda yo kumutumaho tukaza kuganira, ubundi nkamubaza uko abyakira kandi n'ubundi ameze nk'umuyobozi wa factory. Nta kindi cyabaye, nahise mbwira Dorcas ko twaba turimo gutembera muri company, anyibutsa ko tugomba guhamagara Ramari akaduha ubutumwa bwa Cosmos. Dorcas akimara kumbwira gutyo mpita ntumva nta byanjye, kuko nari nibagiwe iyo gahunda. Ntarava mu biro mpita mpamagara Ramari, ambwira ko yari agiye nawe kumpamagara mubaza uko bimeze, ambwira ko nkeneye cyane kuko misiyo igeze kure cyane, kandi ubufasha bwose nabona mbutegure kuko tumeze nk'abantu bagiye kugaba igitero. Nuko mubaza aho, arambwira ko ari hahandi twamusize, kubera ko we na mugenzi we shift yo gucunga gereza iratangira nyuma ya saa sita, bikaba n'amahire cyane ko Cosmos gahunda ye ayifite mu ijoro, ariko akaba nkeneye cyane ku buryo arajya kuri gereza ya Eternity Jail twamaze kuvugana. Ramari yambajije niba we na mugenzi we baza muri company, mubwira ko nyuma y'isaha imwe ndaba mbagezeho. Ramari ambwira ko ngomba kuza nigengesereye, kandi impamvu abyemeye nuko abandi bapangayi bo muri icyo gipangu baba bagiye mu kazi, bityo akaba adashaka ko hari umuntu ubona ko afitanye isano n'umuntu uwo ari we wese, kuko ashaka kwihorera kuri wadeni wa gereza ya Eternity Jail General Morutana. Mubwira ko ndigengesera nta kibazo. Namaze kuvugana na Ramari mbwira Dorcas ukuntu bimeze, ambwira ko twakwitegura tukajyana. Mubwira kwandikira ka message Rufusi akamubwira aho turi akahadusanga tukagenda. Mu gihe turaba tumutegereje tubanze dusuhuza abandi bakozi ba company. Dorcas yahise afata telefone yandikira Rufusi, ari nako turi gusohoka mu biro byanjye twerekeza kwa Vice Chairman Siridiyo. Mu kugera ku biro bye turakomanga duha karibu twinjiramo, ambaza amakuru mubwira ko ari meza, ambwira ko rwose nje mu gihe yanshakaga, kuko company yacu imaze gutera imbere cyane, kuko n'abashoramari bo mu gihugu cy'abaturanyi cya Metrobet bashaka kuza gushora imari muri company yacu. Ambwira ko byose abikesha njyewe kuko nagarutse nyishyira ku murongo, bityo umuryango wanjye aho uri hose wishimye cyane, kuba umuhererezi w'umuryango ari kongera kuwuhesha agaciro. Vice Chairman mubwira ko byose ari we mbikesha, ndetse we n'umugore we Lorena kuko baramfashije cyane, kimwe na Clara umukobwa wabo. Nuko dukomeza kuganira bisanzwe, ndetse tumusezeraho duhita dukomeza tugana ku biro bya General Manager Brian. Mu gukomanga duha karibu turinjira, ndetse dusanga ari mu kazi cyane. Tumubaza amakuru avuga ko nta kibazo. Mubaza uko akazi kameze, ambwira ko akora uko ashoboye kose, akazinduka cyane ngo akore byose agomba gukora ku munsi, yarangiza akajya mu rugo ko bari kumwe na mushiki we banaganira aho bigeze bashaka mama wabo. Brian namubajije mama wabo baba bashaka ikibazo afite naho ari, ambwira mu magambo make cyane, ambwira ko mama we yabataye, ndetse akabata abahaye inshingano zo kwihorera kuri papa wabo wabahemukiye. Mubwira ko kwihorera atari ibintu byiza, kuko iyo ugiye kwihorera uteganya imva ebyiri, iyawe niyo umuntu ugiye kwihoreraho.
Brian ambwira ko utihoreye kuri papa we nta wundi muntu ushobora kwihoreraho, kuko ntago waba ugira umutima byibura ugira impuhwe. Ako kanya telefone ya Dorcas yarasonye, mu kumureba mbona nawe arimo kundeba, ahita asohoka hanze mbona ko maso ye ahangayitse cyane, ndetse ntiyatindayo kuko nkirimo kuganira na General Manager Brian, Dorcas yagarutse ubona yataye umutwe. Ndabibona ubundi Brian musezeraho, mpita mfata ukuboko Dorcas mujyana hanze. Tuhageze mubaza ikibazo afite, ambwira ko rwose umuntu ukomeje kumwandikira amutesheje umutwe, ambwira nansaba imbabazi ko burya kuva ku biro byanjye ari uko yari yabimpishe yanashyize muri telefone siransiye, ariko uwo muntu amaze kumwandikira inshuro zirenga 20 ariko yamuhamagara nticemo, bikaba bitangiye kumubangamira ndetse no kumutesha umutwe. Dorcas namubwiye ko ibyo yareka kubyitaho, kuko nkuko nari nabimubwiye musaba iyo nimero ngo ayimpereze ndebe nanayandike muri telefone yanjye. Dorcas ampereza telefone y'ubundi ndeba nimero na message yari yamwandikiye, ndetse zose zimusaba ko bahora mu ibanga kandi nta wundi muntu bari kumwe, akamubwira amateka ye. Ariko mu gukomeza kwitegereza iyo nimero yohereje ubwo butumwa, nkabona atari ubwa mbere nyibonye. Nkomeza kuyitegereza neza nkabona rwose ndayizi, ndetse ntangira kwikubita ku mutwe cyane kugira ngo numve niba hari ahantu nayibuka. Nuko nza gutungurwa ndetse no guta umutwe cyane, maze kumenya iyo nimero iyo ariyo, ndetse ubwonko bwanjye burazenguruka cyane numva byancanze. Nkibaza impamvu uwo muntu ari kwandikira Dorcas amubwira ngo bahure mu ibanga, amubwira amateka ye, kandi baragize amahirwe yo guhura akanga kumubwira ibyo ashaka kumubwira. Ndetse ikirenze n'ibyo, kuri iyo nshuro nta nubwo byashobokaga ko bahura uko ari kubimusaba, keretse Dorcas nawe aramutse agiye aho uwo muntu yari ari. Nyuma yo gusanga iyo nimero nta wundi uri kuyikoresha, ndetse n'iyo nimero ahantu honyine nari nyize ari nimero nandikiweho message mu ijoro ryahise nandikirwa na Cosmos. Nibajije impamvu Cosmos yakorera ibintu nk'ibyo ngibyo Dorcas, ndetse njya kure cyane mu bitekerezo. Dorcas arabibona, ahita ambwira ati Chairman, ndabibona ko mpangayikiye cyane, ariko ibingibi ntibyirirwe bikugiraho ikibazo, kuko nkuko wabimbwiye uyu ni umutekamutwe, kuko wasanga ari nk'umuntu wamaze kumenya ko nsigaye mba hano muri aba Lewis Company, bityo akaba ashaka ko nkuramo amafaranga, ari nayo mpamvu nanjye ntabihaye agaciro cyane. Ariko ikirenze ibyo ntago nakubeshya, byatumye ngira ibitekerezo byinshi cyane, kubera ko mu buzima nta muntu utifuza kubona ababyeyi n'umuryango we mu gihe atazi amaherezo yawo. Ariko rwose nyuma y'ibyo nta kindi kintu ndi gutekereza, ari nayo mpamvu ndi kugusaba imbabazi zo kuba nanabikweretse. Ari ibintu nari kwigumanira mu mutima wanjye, sinirirwe ngushyira ku mutwaro wanjye. Dorcas nahise mubwira nti Dorcas, urabizi njye nawe turi abavandimwe, ndetse nta mpamvu yo kwirirwa ugira ikintu mpisha, kimwe nuko nanjye nta kintu naguhisha. Ariko nanone ntago twabirenza amaso, kubera ko wasanga ari Chameleone cyangwa se Scorpion, abavandimwe bacu bo ku muhanda, ugasanga wenda dushobora guhura nabo. Ari nayo mpamvu nitumara guhura na Ramari, turashaka uko uwo muntu nawe tumwitaho kugira ngo tumenye amaherezo yabyo, kandi ntiwumve ko ari umutwaro ushyizeho, kuko uri mushiki wanjye nanjye nkaba musaza wawe. Iryo rikaba ari isezerano twahanye ubwo twari turi muri Merine twirarira munsi y'ikiraro. Namaze kubwira Dorcas gutyo aramwenyura, ndetse ako kanya Rufus ahita dusanga imbere y'ibiro bya Brian. Aradusuhuza ambwira ko asize abwiye abantu be ko agiye, ariko nta kibazo gihari, byose hejuru biba biri ku murongo. Mbabwira gahunda ukuntu zimeze, ko tugiye kubanza kunyura muri factory tukareba uko bameze, ubundi tukagendera ko kwa Ramari. Bambwira ko biteguye, ubundi tuva aho ngaho tujya muri Essentiel, ubundi tujya muri aba Lewis Factory. Gray nk'umuyobozi wabo aratwakira, tuganira igihe gito, yari kubona ko yibaza byinshi cyane. Ubundi tumusezeraho twerekera muri parikingi ngo dufate imodoka tubashe kujya muri aba Lewis Factory yavuye muri My Food Factory. Ariko mbanza kunyura kwa Lorena, ndetse baramperekeza ngo nkore inshingano zanjye nk'umuyobozi zo kumenya company yose uko imeze. Nuko ngeze kuri reception baranyakira, mpita nzamuka ngana mu biro bya Lorena. Ndakomanga, ubundi ndinjira nsanga Lorena ari kuri telefone ameze nk'umuntu uhangayitse. Mu kumbona ahita yivaho aduha karibu njye na Dorcas ndetse na Rufus. Tumaze kwicara Lorena amubwira ko ndi kubona adatuje,
ambwira ko adatuje atambeshya kubera ko hari umuganga we yari azi ko ari mu kiruhuko ariko umuganga akaba yaburiwe irengero. Mpita mubaza igihe yabimenye, Lorena ambwira ko yabimenye uwo munsi muri icyo gitondo twarimo, kubera ko uwo muganga yagakwiye kuba yagarutse mu kazi nyuma y'ikiruhuko cy'iminsi yari yahawe, kubera ko ari wa muganga wanakundaga kuvura Dorcas cyane. Lorena yavuze gutyo Dorcas amera nk'uhangayitse. Birumvikana urukundo yari yaramweretse rwatumye yumva amuhangayikiye cyane. Dorcas abaza Lorena ahantu ayo makuru aturutse, amubwira ko ahamagaye umugore uri muri Metrobet akamubwira ko ariko bimeze, kuko n'ikiruhuko ntacyo yigeze ajyamo muri Metrobet. Numvise nanjye mpangayitse cyane. Lorena amubwira ko turamushakisha tukamubona. Mubaza niba hari ahantu muganga yari ahuriye na Desimeriti. Lorena ambwira ko rwose uwo muganga yari umuforomo usanzwe, nubwo yakoze muri hospital y'Abarewisi kuva kera, ariko yikoreraga ku bijyanye no kubyaza gusa no kuvura ibikomere. Mubwira kudahangayika ko araza kuboneka. Lorena ambwira ko arashyiraho ake agakomeza nawe gushakisha. Ubwo twavuye muri hospital yacu dusohoka hanze, ngenda nibaza amashitani yateye company yacu biranyobera. Nuko tugeze mu modoka Rufusa nsaba ko atwara, ajya imbere nanjye nicara ku rundi ruhande, biranarenga ngenda mfashe ku ka nyirayo. Dorcas aheraho nserereza ukuntu twumvaga rwose nta kuntu tuzagera ku nzozi zacu, none nkaba nsigaye nicara mu modoka ngafata no ku ka nyirayo. Mubwira ko ibyo twatekerezaga byose bitandukanye n'imigambi y'Imana. Rufusa avuga ko nawe atigeze ateganya gukora muri company ikomeye mu gihugu cyacu, none birenze n'ibyo asigaye asangira na Chairman. Mbabwira kurekera aho gukabya, bakomeza kunserereza cyane kugeza ubwo twageze muri My Food Factory. Ubundi tugaparika hanze tukinjira, tukagera mu ruganda imbere tukabona barimo gukora cyane. Wanashyiraho bya bindi by'igitinyira abakozi bahereza umukoresha wabo iyo bamubonye, birumvikana umuravuba wose. Mu gukomeza tugera ku biro byaho, mbonera kure umugore wicaye mu biro ariko yifashe ku itama. Mu kugenda mwegera ndakomanga ku biro, Hyacinthe ashigukira hejuru, ubundi arahaguruka aduha karibu, turamusuhuza ubundi nawe aricara. Nyuma y'uko twicara ambwira ko tumutunguye. Mubwira ko n'ubundi ntigeze mubwira ko ndaza. Hyacinthe ambwira ko yizeye ko ari amahoro, mubwira kudahangayika, ko ariko uko nari mpageze gusa ngo ndebe uko bari gukora, nkaba nsanze nta kibazo kandi raporo zaho zikaba zimeze neza. Hyacinthe nshimira ambwira ko icyizere namuhaye atagipfusha ubusa, kandi muri iyo minsi akazi kakaba kagoye cyane kukabona. Hyacinthe namubajije impamvu afite agahinda, ansubiza mu magambo azimiza ambwira ko buriya icyangira umuntu gitera agahinda, akaba ariyo mpamvu agahinda utapfa kuba wagahunga iyo kagushaka. Mubwira kwihangana ko ariko igihe kimwe ibibazo by'iyi si biba bizashira. Anshimira ambwira ko yishimiye uburyo muganirizamo, ndetse nkaba nita no ku bakozi banjye, ndetse anansaba ambwira ko abikuye ku mutima ko byibura umunsi umwe nazamuha umwanya tukaganira, ko kubera ko nziho ubushobozi wenda nshobora kuzamufasha gukemura ibibazo bye. Hyacinthe namubwiye ko mpari nta kibazo, ndetse mubwira ko kuko duturanye muri company, mu masaha y'umugoroba uhereye ku munsi w'ejo yazandeba ubundi tukiganirira. Ambwira nshimira cyane ko mukoreye igitangaza, kuko atari buri wese ugira amahirwe yo guhura nanjye. Narebye ukuntu umubyeyi ungana na mama wanjye, nubwo mama ntari muzi, arimo ntakambira, kandi nkiri umwana mutoya numva binkoze ku mutima. Nsaba Imana kutazatuma gahunda ye nyica, cyane ko nanjye muri iyo minsi mba ntorohewe. Ubundi musezeraho mwifuriza akazi keza, nawe anyifuriza umunsi mwiza, ubundi turasohoka. Twageze hanze Dorcas ambwira ko abantu bose bankunda, bityo sinzababera ikigwari. Mpita mufata umunigo nawe ashaka kundwanya, ariko yumva namufashe. Sinzi ukuntu Rufusi yaturutse ku ruhande nawe ashaka kunyataka, ariko ndamukwepa ndekura Dorcas, ariko agiye kugwa hasi Rufusi aramusama. Abakozi ba company bose baratubona, mu kubireba numva ntayibaba, ariko byari byarangiye, maze ubundi ngenda n'ikimwaro cyinshi ngera ku modoka. Dorcas mu kwinjira ambwira nserereza ukuntu ngira isoni, ngatinya n'abakozi banjye, bityo nkaba ndi kwibaza ukuntu nzabahinguka mu maso n'uburyo nzajya mpanyura.
mubwira ko abantu atari beza buriya, byatumye baketse ko nashakaga kurwana, ikirenze ibyo ngakubita umukobwa agakizwa n'undi musore. Rufus ambwira ko utakwita ku by'abantu kuko ubyitayeho wazarinda upfa ntacyo ugezeho, bityo ibyo ntibimpangayikishe. Yamaze kumbwira gutyo nanjye ntangira kubaza Rufus, ubundi ni muntu ki wiharira mushiki wanjye mu ibanga atanambwiye? Rufus areba ku ruhande by'isoni, Dorcas ambwira kureka amati kuko ari ibisanzwe. Mubaza ubundi njye niba mvuze ko bidasanzwe cyangwa akaba ari kwa kundi inturu yikeka amabinga, cyangwa se bakavuga ibigondamye umuhoro ukarakara. Ndebye uburyo Rufus ari kureba ndabibona ko nawe na Dorcas harimo akantu. Mbabwira ko ibyo nta kibazo bazabinsobanurira neza cyangwa se nzabyitambikemo. Tugenda tuganira, nanarangira Rufus inzira agomba kunyuramo. Ubundi tuba tugeze muri karitsiye ya Mari yatashyemo cya gihe ubwo nari muherekeje. Mu kugera ku gipangu ndamuhamagara kuri telefone, aza gufungura, ariko mu gufungura mbona dufunguriwe na mugenzi we. Twinjira mu nzu dusangamo Ramari. Atungurwa nuko tuje turi benshi, mubwira ko ahubwo tudahagije kuko Cosmos afite undi maneko we twagakwiye kuba turi kumwe, ariko nta telefone agira kandi twabyutse dusanga yadukwebye. Ariko mubwira ko nta kibazo. Batangira bibwirana uhereye kuri Ramari kugera kuri mugenzi we ndetse na Dorcas na Rufus. Tumaze kwibwirana, Ramari atangira tubwira ukuntu gahunda zimeze, avuga ati ubundi cyagiye Cosmos kimara kugera muri gereza, bahise njye na Morutana baduha kujya gucunga imbere muri gereza ku munsi ukurikiyeho. Mu kugeramo nsanga Cosmos wa Deni General Morutana avuye kumutoteza, amugarura hamwe n'izindi mfungwa, mperaho muha telefone muravugana, asigarana nimero yanjye ambwira ko azajya mvugisha. Ndetse muri gereza umukire uba urimo afite telefone ukamwishyura. Byarangiye Cosmos abaye inshuti nawe kuko nk'umuntu uzi ibijyanye no kuneka abaza ukuntu yafata imitima y'abantu. Nuko ninjoro mbona nimero irampamagaye. Mu kwitaba nsanga ni Cosmos, ambwira ko ari kuguhamagara wowe Chairman akakubura, bityo agiye kukuntumaho, ambwira ko Desmeriti na Salvatore yababonye, akaba yiboneye n'undi mugabo baziranye nawe ashaka gucikisha, ndetse akaba yamushyize mu mupangu. Cosmos namubajije uko agomba gucika muri iyo gereza, ambwira ko yari ari gupanga kuba yacukura kugeza ageze hanze, ariko abona ko bitashoboka kubera imfungwa ziri muri iyo gereza kuko byateza akavuyo. None akaba ashaka ko tugura intwaro ziremereye cyane ku buryo tuzapanga uburyo bwo gucika duturitse amarembo, tugakoresha n'ibyotsi biryana mu maso, ubundi tukambara masike. Ibyo tukabikora mu masaha ya nijoro. Wadeni Morutana akimara gutaha, njye na mugenzi wanjye tugasigara dutegereje mwebwe, bityo umva ukuntu ibintu bimeze. Dufite amasaha make cyane kugera nijoro saa mbiri mube mwinjiye mu ishyamba rya Turiya rikikije gereza ya Eternity Jail. Nimumara kuhagera njye turaza kuvugana, ndaba ndi kumwe na mugenzi wanjye. Noneho Wadeni Morutana namara kugenda ndahita mbaha sinyari mfungura amarembo, ndetse njye na mugenzi wanjye tujyaho imfungwa ziri. Noneho dushaka aho Cosmos ari tumurekure. Birumvikana turaba turi gucungana n'abandi bacungagereza bagenzi bacu. Nitumara gukurayo Cosmos atujyana aho papa wanjye aherereye ndetse naho Salvatore ari, ariko uwo muntu wundi we afunganwe na Cosmos, bityo we baraba bari kumwe. Ukuntu gereza rero yubatsemo imbere birakomeye cyane, kubera ko kugira ngo uve mu cyumba kimwe ujye mu bindi bisaba imbaraga nyinshi. Ikirenze ibyo Cosmos akaba yambwiye ko kugera aho twe tugereza duherereye nabyo ni urundi rugamba, kandi tukaza kubikora mu gihe kingana n'iminota 15 gusa, kubera ko nyuma y'iminota 15 tube twiteguye urupfu, haba kuri twe cyangwa se bagenzi bacu, ndetse no ku bandi banyururu bafungiye muri gereza ya Eternity Jail. Ubwo nibwo butumwa bashaka ko mbaha, kandi nyakubahwa Chairman byaba byiza ubu ngubu uvuye hano mukajya kwitegura kuko iri joro ni amateka mu gihugu cyacu, kuko Makironi n'abimenya araduhigisha uruhindu. Byaba byiza rero tubikoze mu banga ku buryo batazigera bamenya umuntu n'umwe wakoze ibyo bintu. Ramari yamaze kutubwira gutyo duhita tubasezeraho.
twemeranya ko saa 2 turaba turi mu ishyamba rya Turiya. Ikindi kandi batubwira kutabahamagara kuko telefone zabo iyo bari hafi ya gereza ntabwo aba ari byiza kubahamagara utagiye kuganira ibintu bisanzwe. Ramari mubwira ko nta kuntu byashoboka tudahamagaranye, bityo byaba byiza tuvuganye amakode turajye tuvugana tukamenya icyo dushaka kuvuga, nko kuvuga ko twahageze n'ibindi. Dufata akanya ko kubikora gutyo ibindi, ubundi tuva kwa Ramari. Ngeze mu mujyi hagati hari urujya n'uruza mpamagara General Venizi mubwira uko gahunda imeze. Ambwira ko we n'umuhungu we 1:45 baraba bari kumwe na gereza ya Eternity Jail bitwaje ibisasu, ibihuma amaso ndetse n'imbunda zo kurasa. Ibyo simbigireho ikibazo. Ubundi njye na Dorcas na Rufus tugaruka muri company, tujya mu biro byanjye ngo tube turi kuganira, kubera ko kuri iyo nshuro urugamba rwari rugiye kurema, kandi nk'uko Ramari yari abitubwiye twagombaga kubikora ku buryo nta muntu uzamenya abo turi bo. Byumvikane ko twagombaga guhera ku myambarire mu buryo bwo kwihisha. Twageze mu biro Dorcas telefone ye irasona. Mu kundeba mbona isura yijimye nk'uko byagendaga mbere, ariko ikomeza gusona bigaragara ko bari kumuhamagara. Bita mpaguruka ku ntebe yanjye ubundi mwaka telefone ndayitaba. Mu kwitaba numva ijwi ntago ari irya Cosmos. Uwo muntu mu ijwi ry'umugabo mpita mubaza ikintu ashaka kuri Dorcas. Ambwira arimo kwiyongorera cyane, avuga ko Dorcas mama we akiri muzima atigeze apfa. Ako kanya ngiye kumubaza ibyo arimo kuvuga ahita akupa telefone, nanjye mpita mfatiraho ndamuhamagara ariko nsanga nimero yavuyeho kera. Ako kanya namaze kumva bimeze gutyo mpita nsubira mu ntebe yanjye. Ndicara ndatuza. Dorcas nawe akomeza kundeba anyitegereza, yiteguye kugira ikintu ambaza ku by'uwo muntu ambwiye, ariko numva ntabimubwira kuko atari amakuru yuzuye, kuko uwo mugabo nta kintu yarampaye cyo guheraho byibura mvuga ayo makuru ngo dukurikizeho no gushakisha mama wa Dorcas, kuko yaravuze ko ari muzima. Nuko Dorcas mubwira ko uwo mugabo nta kintu tuvuganye, kuko nibyo avuze bivuze amajwi arimo gucikagurika sinagira icyo numva. Ako kanya mubwira ko iyo nimero twayiboroka kuko ni inteshamutwe. Dorcas ambwira ko yihorera kuko ashaka kuza gufata uwo mugabo ubundi akamwihanangiriza. Nanjye nkomeza kwibaza kuri Cosmos ahantu yaba azi mama wa Dorcas biranyobera, ariko kubera ko twari tugiye kujya muri misiyo yo kujya kubohoza Cosmos na Desimeriti, niha gahunda yo kuba namubaza nituva muri gereza ibyo yavugaga akabisobanura, akanabwira Dorcas ibyo ari byo. Ubwo twakomeje kwicara aho mu biro byanjye ari nako turi gutekereza buri wese ku giti cye ku rugamba twari tugiye kujya kurwana. Ako kanya tukiri mu biro tubona umuryango w'ibiro urafungutse. Mu kureba uwinjiye mbona ni Ezeki, umuhungu wa Cosmos. Atubaza gahunda aho zigeze, tumubwira byose ndetse na gahunda dufitanye na General Venizi. Ubundi nawe yicara aho ngaho kugira ngo dutegereze amasaha aze kugera. Ubwo twagomye ducecetse ku buryo wari kuhasanga yari kugira ngo turi mu gahinda. Saa 6 ziza kugira kararaza mu biro byanjye kunyibutsa ko amasaha yageze, ariko atungurwa nuko twese twari turimo. Mubwira ko nta kibazo nibukaga, bityo tugiye kujya kurya. Mubaza niba atategura uburyo twese noneho tujya gusangira n'abakozi ba company muri resitora yacu. Kararambwira ko nta kintu cyabashimisha nk'icyo ngicyo. Mubwira ko yagenda akabitegura neza ubundi tukaza gusangira nabo. Karara yamaze kugenda ubundi natwe turitegura ngo tujye kurya muri resitora n'abandi bakozi. Mu kuva mu biro turafunga ubundi dufate sanseri tugana aho abakozi ba company bariraga. Mu kuhagera banyakirana yombi bambwira ngo ndisanga, mbasaba nanjye kuryoherwa. Nuko nicara ku meza amwe na Ezeki, Dorcas, Rufus ndetse na Karara. Batuzanira ibyo kurya natwe dutangira kurya ndetse turi no kuganira mu gikundi. Abo hakurya nabo bakumva. Nkabona birabashimishije cyane ku rwego rurenze, banambwira ko ntako bisa. Mbabwira ko uwo munsi ahubwo ibyo bariye byose babinkireho, ntibabakate ku mushahara wabo. Noneho kunshimagiza bivaho batangira kunsingiza, bavuga ko ari njye mureye wisukwiriye. Mbabwira ko nanjye nshimishijwe n'uburyo banyakira. Ubwo amasaha yarageze kurya birarangira. Abafite akanya bahita baboneraho kuza kunsaba ko twakwifotozanya. Amafoto barayafata karahava, ubundi byose birangiye dusubira mu kazi nk'uko bisanzwe. Kararambwira ko turajya mu nama y'abashoramari baturutse muri Metrobet saa 8. Mpita mubwira ko ndaba mpari ariko ntaratinda mu nama.
nuko Ezeka ahita ambwira ko agiye kwitegura neza urugamba. Dorcas na Rufus bambwira ko bagiye kujyana nanjye bakagaruka banzaniye ibyo nkenera. Babaza ibyo bagiye gushaka, banyibutsa ko tugomba kuba dufite uko twambaye kuva hasi kugera hejuru, bityo ibyo nibyo bagiye gushaka. Nuko mbabwira ko utaza kwica amasaha kugira ngo byose bitangirika. Nuko bamaze kugenda nanjye mfata akanya ko kujya mu rugo, nkaba ndeba uko bimeze kugeza ubwo amasaha agerera nkajya mu nama. Nafashe inzira igana mu rugo, mu kugera mu rugo nsanga Marita muri salo arimo kureba televiziyo. Ndamusuhuza mbaza amakuru, mubwira ko ari meza. Ambwira ko noneho hari hashize igihe ntagera mu rugo saa sita tukaba tugiye gusangira. Marita ambwiye gutyo ubona ko bimushimishije. Mpita mbona uburyo mba namutengushye bikanamubabaza cyane kubwo guhora ategura ifunguro azi ko ndarifata ariko sindifate kubera ko mba ntahari. Nanone kuri iyo nshuro numva mbabajwe nuko byarangiye ndiye muri company restaurant, bityo nkaba ngiye kumubabaza. Nuko mubwira ko nanjye binshimishije cyane kuba tugiye gusangira kuko nari mbikumbuye ku manywa. Marita nanze kumuhakanira kugira ngo uko yanyiyumvagamo n'uburyo abamfata ku bijyanye n'ifunguro aba yaduteguriye bitazagabanuka. Ubundi ansaba kwegera ameza nanjye ngenda nihuta, ariko niha gahunda yo kuza kurya turi kuganira ku buryo ataraza kurabukwa ko nigeze ndya ahandi hantu, ahubwo byose tubimarire mu biganiro kugeza ubwo amasaha agereye. Nuko tugeze ku meza mubaza niba Jessica we ataraza kurya. Marita ambwira ko Jessica yamubwiye ko ari gusenga bityo ararya saa 9. Mpita nibuka ko mu gitondo Jessica yavuze ko agiye mu buriri kudusabira kuri Yezu Kristo ngo urugamba turarwana Imana itube hafi, akaba ariyo mpamvu yiriwe mu buriri. Njye na Marita twatangiye kurya turi kuganira. Marita ambwira ko atarazi ko ushobora kubana n'umuntu mu nzu imwe ariko ukamukumbura ku rwego ruruta gukumbura umuntu mutari kumwe. Mubwira mwibutsa ko ibibazo byacu bihora biza umusubirizo kandi tutakwicara ngo turebere, akaba ariyo mpamvu mporana nagiye kubikemura. Marita mpita mboneraho mubwira nti Marita mushiki wanjye nkunda, mu by'ukuri ndabizi ko wari uzi ko nitumara kugera hano muri company ibibazo byose bizaba birangiye tugiye kubaho mu munezero, ariko ku ikubitiro tukihagera wabonye ibyatubayeho. Cosmos ahita araswa, Jessica ahita ahira mu modoka, Dorcas aza kuraswa isasu ryari ringenewe, ndetse wanabonye ko gahunda zose twari twapanze zahise zanga kuba, cyane ko wowe na Jessica muba muri Tesara, ariko kubera ibibazo ubu mukaba muri ahangaha, nubwo wenda naho kuhaba nta kibazo kandi nibyo mwari mugiye gukora bikaba bitarapfuye. Bityo rero akaba ariyo mpamvu tubayeho muri ubu buzima bwo kuba nanjye ntabasha kwicara ngo ntuze kubera akazi, kandi uretse n'akazi ahubwo hakaba hari benshi mba nkeneye baba bankeneye cyane kugira ngo njye gukemura ibibazo byabo. Ni ukuri ngusabye imbabazi ko iteka uhora witeguye ko wenda twaza gufatiriza hamwe ibya hano mu rugo, ariko ukabona ntago naje. Niyo naza nkaza ntameze nk'uko wabyitekaga kubera ko aho niriwe cyangwa aho mba naraye, bityo ndagusaba kwihangana ko igihe kimwe byose bizajya ku murongo ubundi bigakemuka byose tukiberaho mu mahoro. Marita yahise avuga ati ni ukuri birantunguye uburyo ntekereza muri ubwo buryo, ariko nkubwije ukuri ntago ariko njye mbitekereza. Petero ni nkubwije ukuri ngiteka mpora nguhangayikiye cyane, akaba ari nayo mpamvu iteka iyo mugiye kuganira uhita ubona mbasabye kujya gukora ibintu runaka mu cyumba, cyangwa se nkabasaba kuba ntari kumwe namwe muri kuganira. Nta yindi impamvu nuko mpora nguhangayikiye cyane, nkanga ko nakumva ikindi kibazo gishya ugiye gukemura kandi nzi ko ushobora kuhasiga agatwe. Iteka iyo mbonye mugiye kuganira birambabaza cyane kubera ko mbabazwa nuko ari wowe muntu muri bose ufite icyo kibazo mugiye kuganiraho ku gatwe ke, bityo nkirinda ko namenya ibyo bintu mu buryo bwo kwanga kwirirwa ndi gutekereza ko aho wagiye mu ntambara, ahubwo nkiha amahoro mu gitondo ntekereza ko wagiye mu kazi bisanzwe, saa sita utaza kurya nkumva ko wasangiye n'abakozi, nimugoroba nkumva ko wagiye gusura abantu, nkivanamo ko wagiye mu ntambara ku rwego rwo kwanga guhangayika. Nkuko nta kintu ntanga nko gutekereza, ngahita nibaza ibibazo byinshi mvuga nti wenda ese Petero nari hehe ubu ngubu, ese basa aho yagiye arahava amahoro, ese ubu ni muzima. Babajwe cyane n'ukuntu yagiye kurwana n'ibindi bibazo mba nanga ko nakwibaza mu buryo bwatuma mpangayika.
kuko Petero ni ntakubeshye ntago nshobora kwibagirwa ejo bundi uri akana gatoya k'imyaka 5 gusa, uburyo wari akana gateye impuhwe ndetse n'urukundo, mu buryo wakureba wese n'uwo muganiriye yumvaga gufitiye impuhwe, ariko abantu ntitukamenye ko uri nyiri miruho y'ibibazo byose byo muri Kentrone. Njye ntanakubeshye buri mugoroba cyangwa se buri gihe iyo winjiye hano muri salo mpita mfunga amaso ngashimira Imana yongeye kutugarurira kugira ngo twongere tukubone, kuko mba mbona igihe kimwe uzagenda ubundi ntugaruke. Gusa bwa mbere na mbere ndagushimira ko uri umuntu utandukanye n'abandi bose, kuko si buri mugabo wese ubona ibibazo by'isi ngo abigire ibye. None wowe utari n'umugabo ahubwo uri umwana n'ubwo uri umugabo mu mutwe, byose ubishyira ku gatwe kawe kugira ngo imiryango ifite ibibazo ibeho neza. Icya kabiri ndagusabye umbabarire cyane ujye wirinda, kuko ntazi ukuntu njye na Jessica dushobora kubaho tutagufite. Si n'ibyo gusa kandi uretse na Jessica nanjye hari n'abandi benshi bakwishingikirijeho, Gastamu, Dorcas, Rufusi n'indi miryango ibayeho kubera wowe. Ubu se koko udahari twabaho gute? Kandi nzi neza ko hari n'abandi bagukeneye kuva uyu munsi, uzagenda uhura nabo buri gihe mu minsi iri imbere. Bityo ndagusabye ntugireho ikibazo, kuko ngutekerezaho iyo utafashe ifunguro hano, kuko n'ubundi aho uri hose ikintu nsaba Imana bwa mbere ni ukugira ngo ubashe gufata ifunguro, kugira ngo ukomeze kubaho n'iyo utarifata hano. Twe turishimye cyane kuko ifunguro tubasha kuribona kubera wowe, bityo ntabwo ibyo twabikurenganyiriza, kandi Imana ijya igendana nawe ihora ikurinda, ndabigusabiye. Marita yamaze kumbwira gutyo ndetse mu marira menshi, bigaragara ko ibyo yarambwiye yarabikuye ku mutima, ndetse nimba mutima zari zamuhatirije kubivuga. Nanjye ubwanjye binkora ku mutima kubona Marita mpangayikiye kuri urwo rwego, ku buryo byatumye mbura ikindi kintu namubwira. Mpita nshyira ku meza ibyo narishaga, mufata ikiganza ubundi ndamuhumuriza, mubwira ko imbere iteka hahora ari heza cyane, bityo nta mpamvu yo guhangayika no kwiheba. Marita nkomeza mubwira ko ibibazo byose bizarangira, ndetse bikarangira byose bikemutse kuko Imana iba ku ruhande rwacu, bityo n'ibyo tutishoboje ubwacu Imana yo ubwayo izabidushoboza. Nakomeje mpumuriza Marita kugeza ubwo amaso ye yari yatukuye yongeye kuba umweru. Nyuma dutangira kuganira bisanzwe, muserereza uburyo aganzwa n'amarangamutima kubera ibibazo byanjye, akanarenza agakabya ansingiza nkaho ntahari batabaho, ariko akomeza kumpamiriza cyane avuga ko ndi ubuzima bwa benshi nawe arimo, kuko niyo baba bariho ariko bataba babayeho nk'uko bari babayeho, kuko ngo atigeze atekereza ko yazigera abaho mu buzima nk'ubwo twari tubayeho, abona buri icyo ashaka cyose kandi atavunitse. Marita amubwira ko nta muntu uvunika nkawe, kandi twese tubimushimira. Twakomeje kuganira Marita n'ubundi nari nabonye ko atajya ababazwa nuko ntafashe ifunguro, no kuri iyo nshuro mpitamo kumubwira ukuri, mubwira ko nari mvuye muri kampani maze kurya muri resitora. Ambwira ko nta kibazo kuko hari n'abandi bana baba bakeneye ibyo biryo. Marita amubaza ibyo ari kuvuga, ambwira ko kuri kampani nk'iyo ngiyo hatabura abana bahora baza kuhizengurutsa basaba ibiryo, bityo iyo abonye hari ibyasigaye gutyo ahita abishyira abana ku muryango, nubwo atabikora buri gihe. Marita yavuze gutyo mpita numva icyo gitekerezo nicyo, mubwira ko uwo mutima mwiza azawuhorane kuko Imana izamuha umugisha cyane, ndetse mubwira ko nashaka azafata abana ajya bagaburira saa sita na nimugoroba, ubundi ibyo bibe bihagije. Marita ambwira ko aramutse afite ubushobozi ibyo yabikora, mubwira ko hari ibibazo ndimo muri iyo minsi ariko nibikemuka tuzavugana, maze tugashaka uburyo twakora akantu ko kujya tugaburira abana bashonje bari muri Kent yose ababashije kuboneka, maze ubundi bamara kurya bagataha. Marita nshimira ambwira ko icyo gitekerezo yari yarakigize, ariko yarabuze ahantu yahera ambwira, kuko kumfatisha biba bigoye cyane, akanga ko ibibazo byanjye yabyongereraho n'ibye. Mubwira ko njye nawe turi umuryango, b'iki gihe cyose yambwira icyo ashaka nta kibazo. Njye na Marita twamaze kuganira maze kurya ibiryo bike bigaragara, Marita nshimira umwanya muhaye, mubwira ko atagakwiye kunshimira. Nuko mubwira ko saa 8 ziri kwegereza, bityo ngiye kujya mu nama mfitanye n'abashoramari bo muri Metrobet, tukaganira nkagaruka mu rugo nimugoroba. Nuko maze kumusezeraho ngenda ngana muri kampani.
njya mu biro byanjye aho nari nasize ikote ryanjye, ngezemo nsanga habura iminota mikeya cyane. Ndicara ndeba mu mashini ibyo nkeneye kureba, maze kubireba bihurirana n'uko Karara aje kundeba ambwira ko abashoramari bo muri Metrobet bahageze. Duhita tuva mu biro tugana muri sale y'inama ntoya, kuko twari kuganira turi njye n'abo bashoramari gusa. Nuko ngeze muri sale y'inama ndicara. Karara ambwira ko agiye kubayobora baza aho ngaho, mba nibereye muri telefone yanjye mbategereje. Nuko hashize akanya mbona Karara azanye n'abantu batatu baje binjira muri iyo sale, bose ari igitsina gore. Uko baza banyegera nanjye ngenda mbahanga amaso neza. Mu gukomeza kuza banyegera ntangira kureba umukobwa umwe wari uyirimo, nkagira ngo hari ahantu muzi uretse no kuri iyo nshuro yari yikozeho rikaka. Nuko ntangira gukaraga ubwonko neza ngo bumpe neza ahantu naba muzi, ariko maze kugeraho mpita mpamya ntashidikanya ko ari we. Nyuma yo kubona uwo mukobwa nkabona ari umwe nigeze guhura nawe, ubwo nari ndi muri Metrobet njye na Jessica tukabona inyubako nziza cyane ndetse ndende mu mujyi wa Tekowa, ubundi tukajyayo mu gutaha nkagongana n'uwo mukobwa, maze akambwira ko ari umwana wa Vice Chairman w'iyo company y'abamakabe muri Metrobet. Namaze kubona uwo mukobwa mpita menya ko abashoramari baje aho muri iyo company ari abakozi bo muri company y'abamakabe. Jessica yari yaranamaze kumbwira ko ari hoteli na televiziyo ndetse n'ibitaro. Nuko uko bagenda baza banyegera baricara, bamaze kwicara turasuhuzanya. Ntangira mbabwira ko nitwa Petron Lewis, nkaba ndi chairman w'aba Lewis Company, naho umukobwa bazanye akaba ari Karara, akaba ari secretary wa company. Umugore umwe atangira twibwira nawe avuga ko yitwa Deborah, akaba ari umugore wa chairman w'abamakabe hoteli na televiziyo ndetse n'ibitaro. Naho umukobwa bari kumwe burya akaba yitwa Edina, akaba umukobwa wa Vice Chairman, naho undi bari kumwe ibumoso akaba ari secretary wabo. Mbabwira ko nishimiye kumenyana n'abayobozi ba hoteli ya mbere ku isi yamamaye cyane, nabo bambwira ko bishimiye kumva amateka yacu ubundi bakaza kutureba, kuko banumvise ko ari twe bantu bafite ibicuruzwa byiza kandi bihendutse. Bityo bakaba bashaka ko tuzajya tubagemurira ibyo kurya muri hoteli yabo, kugira ngo abakiriya baza bashaka kurya ibyo dufite bazajya babibona ari ibyaturutse muri company yacu. Mbabwira ko ibyo byaba ari icyubahiro, ndetse nanababwira ko twari twarifuje kera kujya tugemura mu gihugu cy'abaturanyi ariko twarabibuze. Ibyo mbivuga nibutse uburyo Tonzi na Sultanisi papa we twababeshye ko tugemurira abo muri Metrobet. Nuko nkomeza mbabwira ko ibyo nta kibazo rwose kandi tubahaye ikaze. Ubwo twaganiriye ku bijyanye na business, kugeza ubwo umukobwa Edina yambwiye ko anyibuka kuko nigeze kugera iwabo. Mubwira ko nanjye mwibuka kandi nkaba nshimishijwe no kongera kumubonaho, ariko mbonye atangiye kuzana ibintu birebire cyane kuko wabonaga akifitemo n'ibintu by'ubutesi. Nkora uko nshoboye kose inama turayirangiza. Bambwira ko bararara muri hoteli yacu bakazataha ejo. Mbabwira ko bisanga bakwirebera ibyiza nyaburanga bihari byose, ubundi no gutaha babyihorere biturira iwacu. Baboneraho guseka bavuga ko ntera urwenya. Babwira ko nubwo mbivuze mu buryo bw'urwenya ariko nkomeje. Nuko dusezeranaho ubundi njya mu biro byanjye. Karara agenda ambaza niba koko naragiye muri Metrobet. Mubwira ko nagiyeyo rwose, ubwo njye na Jessica twari twagiye Masofa kujya gushakayo umuntu tukamubura. Nuko ngeze mu biro byanjye ndicara, Karara ambwira ko nta yindi gahunda ihari. Mubwira ko yakwigira mu bye bisanzwe, ansezeraho nanjye ngoma ntekereza uburyo Imana ikomeje kuduha imigisha, ku buryo n'abantu bo hanze badukenera ku byo dukora. Mu kureba ku isaha mbona amasaha yagiye, kuko saa 11 zaburaga iminota mike cyane. Ako kanya mpita mva mu biro nihuta cyane kugira ngo njye gucyura Gastam. Ni nako byagenze, nese njya ku ishuri Gastam nsanga ntegerereje hanze. Ubundi tuza mu rugo tuganira, ambwira ko uwo munsi byari byoroshye cyane. Mu kugera mu rugo telefone yanjye irasona, mbona ni Rufuso mpamagaye. Ambwira ko bari hejuru ku rusenge rwa hoteli, bityo nahabasanga tugapanga gahunda ya nyuma. Nuko mpita nsezera bose mu rugo, mbabwira ko ngiye ndagaruka nijoro. Ako kanya navuye mu rugo nsanga ba Rufusi ku gisenge barimo kwambara imyenda y'urugamba. Mbabaza impamvu barimo kuyambara kandi baraca mu bantu. Bambwira ko bashatse amakote maremare bararenzaho,
ariko byaba byiza twambariye aho ngaho kugira ngo nitugera muri turi ya Forest tudata umwanya. Numva nabyo niko bimeze, nanjye ntangira kwambara, tuvugana na gahunda uko iragenda. Bambaza niba Venice twavuganye, mpita muhamagara kuri telefone nshyira hanze amajwi ngo twese twumve. Venice ambwira ko we n'umuhungu we bamaze kwitegura neza, ubu bagiye kwinjira mu modoka bava mu nkambi yabo iri mu ishyamba rya Santa, bahita bambukiranya bakagera muri Turiya. Kandi singira ikibazo aho gereza iherereye barahazi, bityo twahurira mu mibare ya 67,138. General Venice yamaze kuvuga gutyo ngiye kumubaza ibyo ari byo, Ezekiel ahita ambuza ambwira ko abizi ko ari amerekezo turahuriramo kuri campus nituhabona. Ibyo akaba ari byo bita latitude na longitude. Ezekiel avuga ko ari kubyumva bityo arahatugeza tukahahurira. Dukomeza gukoresha izindi mvugo ku buryo umuntu atapfa kubyumva dupanga uburyo Ramari aradufungurira tukinjira n'ibindi byose turi bukore, kugeza ubwo Desimeriti na Cosmos n'abandi bantashaka ko dusohora tuza kubasohora. Nuko amasaha aza kugera ku buryo akajoro kagaragaye, ubundi tuva ku gisenge cy'inyubako hejuru tumanuka muri esanseri mu makote maremare cyane, ubundi tugenda tugana muri parikingi. Ezekiel atwereka imodoka twinjiramo, ikaba ari imodoka ya antibari ndetse ikaba itapfa kumenwa n'isasu. Mubaza aho yayikuye, anyibutsa ko boss wari Maneko akaba yarabifite byose kuva kera kuko atari rwo rugamba rwa mbere tugiye kurwana. Tukiri aho ngaho telefone yanjye yarasonye, mu kureba nimero impamagaye mbona ni imwe ya Cosmos, akunda no guhamagaraho no kwandikira Dorcas. Mpita mbareba bose ngo numve icyo ngiye kuvuga. Numva ni Cosmos uvuza ambaza niba turi tayari, mubwira ko turi tayari, ambwira ko ariko nubwo tuje turi benshi cyane, bamwe arabo gutanga umusada, ariko muri gereza imbere akeneyemo njyewe na General Venice gusa, ubundi abandi bakaguma hanze kuri sinyare ya Ramari. Mubwira ko nta kibazo, ambwira ko nitugera kuri gereza Ramari arakora ibishoboka byose tukinjira, ubundi atugeza aho Cosmos ari, nituhagera ahita tujyana inzira yose itugeza aho Desimeriti afungiye ndetse na Salvatore. Nuko nitumara kubabona kuko ari inzira imwe tubone gusohoka. Ubwo twamaze kunoza umupangu neza, Cosmos agiye kunsezeraho, mpita musaba ko twaganira twenyine. Ambwira ko ampaye umunota umwe kuko telefone abandi baba bayikeneye. Mpita njya kure ya ba Dorcas, ubundi mubaza ikintu ashaka kuri Dorcas ku buryo amwandikira anamutera ubwoba. Cosmos ambwira ko ibyo ndi kumubwira atazi ibyo ari byo. Mubaza niba atajya akoresha iyo telefone yandikira anahamagara Dorcas. Ambwira ko igihe cyose afashe telefone nta wundi muntu ahamagara uretse njyewe gusa, ibindi ntabyo azi. Ndetse ahita nankupa, numva harimo ikibazo. Nibajije muri gereza barimo niba harimo undi muntu uzi Dorcas, biranyobera, ubundi ngaruka aho nari nabasize. Twese twinjira mu modoka, Ezekiel agenda atwaye. Twambuka tuva mu mujyi wa Kent duhita tugera hakurya mu wundi mujyi, ari nako amasaha ari kugenda yicuma. Saa moya n'igice twari tugeze ku merekezo General Venice yari yaduhaye. Ubundi dusiga imodoka mu biti turenzaho ibyatsi, ubundi tugenda n'amaguru. Mu kuhagera neza duhurirayo na General Venice ndetse n'undi musore turi mu kigero kimwe, ambwira ko ari umuhungu we. Tumaze gusuhuzanya dufata akanya tugenda tugana mu ishyamba hagati, dutegereje ko Ramari aduhamagara atubwira ko Morutana yamaze gutaha, ubundi natwe tugende twinjira. Twageze iruhande rwa gereza ya Eternity Jail, ubundi twitsimba aho ngaho, ari nako General Venice agabanya intwaro muri twe, abafata ibyo guhumisha amaso ndetse n'imbunda na gerenade zo gutera igihe bibaye ngombwa. Ezekiel afata imbunda kuko yarazi kurasa ndetse na Dorcas. Jye na Rufus dufata ibisasu biturika ndetse n'ibyuka bihuma amaso. Tumaze kwisuganya neza tugaba uko turagendana, njye na General Venice tukagendana, Dorcas na Rufus, Ezekiel n'umuhungu wa General Venice nabo bakagendana. Twipanga muri ubwo buryo, ubundi twicara dutegereje sinyare ya Ramari. Saa 2 zaruzuye ariko amaso akomeza guhera mu kirere. Ngiye kumva numva telefone yanjye iravibuye, uko iby'imiziki nari nabikuyemo kubera ko ntashakaga ko bisakuza. Mbonye message mbona ni ya Ramari ambwira ko General Morutana yatinze gutaha kandi akaba yagumye mu biro bye, bakaba batazi impamvu.
mbura icyo musubiza, mwandikira mubwira ko twategereza tukareba igihe atahira kuko ataharara. Lamar ambwira ko ikibazo kuba kuri we na mugenzi we kiraba kiri kuri we na mugenzi we batahana kuko amasaha yo gutaha arageze. Mpita numva dufite ikibazo gikomeye kuko niharamuka haje abandi basekirite biraba bikomeye cyane. Lamar mubaza igihe batahira, ambwira ko ubu bari kwitegura kandi igihe cyose General Warden Montana hari bakaba nta kindi bakora. Lamar yamaze kumbwira gutyo mpita mbwira abandi. Venice ambwira ko tugiye gutegereza isaha imwe gusa tukareba niba Montana ataraba yatashye, nadataha dukoresha ubundi buryo. Anambwira ko nabwira ba Lamar bakitinza muri gereza ntibatahe kuko batarimo imbere nta kintu twakora. Ambaza kuba mbaza Lamar abantu baba bacunze amakamera ya gereza. Lamar namubajije kuba kuri kamera abantu baba bahacunze. Ambwira ko ari abasore babiri buri gihe baba bari muri icyo cyumba, ndetse gereza ikaba izengurutswe n'iminara 6, kuri buri munara hakaba hari abasore babiri bagiye bacunga imbere n'inyuma. Noneho ku marembo hakaba hari babiri kuko baba bizeye neza ko abari ku minara babacungiye. Wagera muri gereza hagati ugasanga hari abasore 3 barimo kureba imbere n'impande, ndetse na buri gace karimo imfungwa ukahasanga abacungagereza 2, uretse ko ho hahinduka ugasanga hari n'igihe hari 3 cyangwa 4. Lamar yamaze kumbwira gutyo numva ngize ubwoba kuko byasabaga ko byibura abo bantu bose tubavana mu nzira vuba cyane icyarimwe, ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kurabukwa igikorwa turimo, duhereye ku bari kuri kamera kuko nibo baturaburiza cyane. Ariko amahirwe akaba ari uko dufitemo Lamar na mugenzi we. Nabwiye General Venice uko bimeze. Amaze kubyumva afata akanya ko kuduha icyo nakwita nk'ijambo riduhumuriza cyangwa se kudutera imbaraga, avuga ati ndabyumva mwese nyuma yo kumenya amakuru y'uko gereza tugiye guteramo imeze, ubu mwese mwigizemo akantu k'ubwoba, bityo ndagira ngo mbibutse ko uyu mwanya twese uko turi hano tumaze igihe tuwutegereje, kandi bikaba bisobanuye kuko twabiteganije. Biramutse bitagenze nko ku rugero gutaha kwa Warden, ntago bivuze ko twasubira mu rugo tudakoresheje ubundi buryo. Bityo ndagira ngo dushyire umutima hamwe, imitima yacu tuyihuze, ubundi dufate umwanzuro mu byo tugiye gukora. Buri umwe muri mwe yarwanye intambara uko byagenda kose, niyo yaba atari iya gisirikare ariko warwanye intambara. Nihereyeho nabaye umusirikare kuva nkiri umwana kugeza ubu, kimwe n'uyu musore wanjye nawe yarwanye intambara kuva akiri umwana, kuko niwe ukunda kuyobora n'ibitero by'abagiye kurwanira ku mipaka barwanya abayobozi bakora ibikorwa bitemewe mu gihugu cyacu, kandi iyo aba atazitsinda ubu ntabwo aba ari hano, birumvikana aba yarapfuye. Nawe Chairman iyo utaza kurwana ubu ngubu uba warapfuye, kandi ntawe utazi amateka yawe kuva ukiri umwana mutoya kugeza ubu ngubu. Kimwe namwe mwese, intambara rero icyo nshatse kubabwira, intambara ya gisirikare nta hantu itandukaniye n'intambara y'ubuzima busanzwe. Gusa aho bitandukaniye ni uko mu gisirikare urwana n'ibyo uzi, bivuze ko urwanya mu buzima busanzwe iyo ugeze mu gisirikare biba byoroshye cyane. Bitandukanye nuko wava mu gisirikare ukajya kurwana intambara y'ubuzima busanzwe, kuko ushobora kugera hanze aho kurwana ariko bikanga, kuko ubuzima ntago waburwanya ukoresheje imbunda n'amasasu. Bityo kuba tugeze mu ntambara ya gisirikare kandi bamwe na bamwe muri mwe mutari abasirikare, bivuze ko muri abasirikare mutabizi koko byinshi mwanyuzemo byabagize abasirikare b'ubuzima, ku buryo atari ngombwa ko wambara imyenda yacu kugira ngo ubone kurwana. Kubw'iyo mpamvu rero, ubwo twese tumaze kwemeranya ko turi abasirikare, intego yacu ni ugutsinda. Ikindi, gucika intege ku musirikare bivuze ko aba atsinzwe, bityo nta ntambwe dufite isubira inyuma ubu ngubu. Montana Warden yataha cyangwa se atataha, tugomba gutahana intsinzi yacu, kandi tukayitahana nta maraso amenetse, kuko tutari abicanyi. Twe turi indwanyi zirwanira ubuzima bwacu gusa, bityo tugiye gutegereza iminota mikeya cyane. Saa 3 zuzuye nizigera atarataha kugira ngo tugendere ku mupangu wacu, ubwo turahindura umupangu, kandi nizeye ko ejo mu gitondo twese icyarimwe tuzaba turi kumwe duseka nkaho muri iri joro tutigeze duhura.
General Venice yamaze kuvuga gutyo twese habuze gato ngo dusakuze kubera ibyiringiro yari aturemyemo, ariko twibuka ko turi mu ishyamba. Ako kanya duhana ibiganza bigaragara ko dufite imbaraga. Akomeza atubwira ko Warden ari nubwo yataha cyangwa atataha, dukeneye gucecekesha abasirikare bari ku minara. Bityo gahunda uko imeze, nitumara kwinjira muri gereza tutitaye ku buryo twinjiyemo, turahera ku basekirite barinze amakamera. Nitumara kubavana aho dushaka uko tujya kuri buri kamera, kuri buri munara, ubundi tubacecekesha. Abo nibamara gushiraho nta kintu kiraba uretse kuza kurwana nabo n'abo hasi. Bivuze ko ninjirana na Venice nkageramo imbere, turaba turi bane kuko dusangamo Lamar ndetse na mugenzi we. Ubundi dukora umupangu vuba cyane, abasigaye hanze baze kudufasha mu buryo bwo gusohoka bazana imodoka ndetse banarinda n'abo tuvanye muri gereza. General Venice yamaze kutubwira gutyo tugumya twitsimbye aho ngaho hafi na gereza, ariko tugakora ibishoboka byose amatara y'abasekirite bari ku minara ntatugereho batatubona. Nuko ntegereza ko Lamar ambwira ko Morutana atashye saa 3 zirinda zigera ataratubwira. Saa 3 Venice atangiye kutubwira uburyo tugiye kwinjira muri gereza ku kabina keza. Lamar ahita avuga ko General Warden Morutana ari kwatsa imodoka bityo agiye gutaha. Bityo twitegure namara gutaha duha umupangu mwiza turaza gukurikiza. Nuko dutegereza ako kanya gato, ariko Venice atubaza uko byagenda umupangu uramutse uhindutse. Mubwira ko umupangu uramutse uhindutse tutamenya uko bihindutse, bityo twajya kujyana naho twisanze. Venice atubwira ko iteka hahora hari ubundi buryo, bityo impamvu Dorcas, Rufus, Ezeki n'umusore wa General Venice bagiye kuguma hanze ni ukugira ngo batubere abatabazi igihe cyose tugize ikibazo, cyangwa se nibumva ubuduha bwo muri gereza buvuze bamenye ko ikibazo kivutse, ariko ntibapfe guhubuka, ahubwo baze kwiga neza uburyo barakemura ikibazo kivutse. Venice yamaze kuvuga gutyo ndangije mfunga amaso, umutima wanjye nkwerekeza ku ijuru, ntangira gutakambira Imana nyisaba ko yatuyobora kuri uwo munsi. Nubwo ari yica imanza, ariko twe tukaba twaramaze guca imanza tuvuga ko Salvatore na Desmerite barengana, bityo icyo cyaha ntikiduhore, maze idufashe mu nzira tugiye kujyamo kugeza ubwo tuza gusohoka turi bazima. Nuko maze gufungura amaso Venice ambwira ko mfite ubwoba. Ngiye kugira icyo musubiza ambwira ko nawe afite ubwoba ko ibyo tugiye gukora naho tugiye kwinjira atari mu rugo tujyamo dushatse, bityo ngo turagenda dutora duhita dusohoka. Abambwiye amagambo neza neza Jessica yigeze kumbwira ndetse na Cosmos, ariko ubwoba twagombaga kubukoreraho bukaduha imbaraga zo gukora cyane no kwirinda. Nuko hashize igihe gito Lamar atwandikira avuga ko General Morutana yamaze gusohoka muri gereza. Ikirenze n'ibyo ngibyo akaba ageze kurataha. Ahita atubwira ko agiye gufunga abasore bari kuri kamera, noneho mugenzi we araza gusohoka nk'umuntu utashye. Duhita duhana sinyare, duhita twinjira abasore babiri bacunze amarembo, duhite tubasinziriza ubundi twinjire bisanzwe, ariko dukora ibishoboka byose abari ku minara ntibatubone. Ubwo Lamar yatubwiye iminota 2 gusa ko basoje gucecekesha abasekirite bo kuri kamera. Turegera amasaha yacu mu minota 2 gusa yararangije kubacecekesha. Sinirirwa mubaza uko abigenje, ahubwo mubwira kutamena amaraso gusa. Ambwira ko ubu kamera yamaze kuzizimya nta kintu na kimwe zirafata, bityo umunota umwe gusa amaze guha mugenzi we sinyari. Tugende tugana ku marembo twigengesereye ducungana n'amatara y'abari ku minara, ubundi mugenzi we adufungurire. Twese dukubitana mu biganza twese. General Venice abwira umuhungu we ko amukunda, ubundi tugenda dukwepakwepana n'amatara y'abari ku minara bagenda bamurika impande zose. Ku bw'amahirwe tugera ku gipangu bari kumurika hakurya, tugiye kumva twumva igipangu barimo gufungura barimo no kuganira. Byumvikane ko mugenzi wa Lamar yari ari kuganira n'abasore bacunze aho ngaho. Nuko mukomara gufungura ahagarara mu muryango hagati arimo kubavugisha, ariko ukuboko kwe kuri hanze kuduha sinyari, kugeza ubwo twagucanze twacanye amaso akatubwira ko twinjire ku muvuduko uhambaye cyane. Ako kanya njye na General turinjira. Tukimara kwinjira General Venice akora mu mufuka akuramo igitambaro kirimo ibyuka bisinziriza. Nanjye mbikora uko nguko, ubundi abasore bose tubafata ku mazuru n'ibitambaro tubashyira hasi.
mugenzi wa Lamar ahita afunga gereza neza kugira ngo hatagira umuntu wo hanze winjira. Noneho dufata udutebe duhita twicazaho abasinziriye kugira ngo abari ku minara nibajya bashyiraho amatara bajye babona bagenzi babo bicaye ariko basinziriye. Nuko tumaze kubicaza neza dutangira kubara abari ku minara, amatara yabo amurika cyane ngo atatumurika bakadufata. Mu kubaranwa tugenda tujya aho bavanye amatara, birumvikana njye na General Venizi twari twamaze gutandukana kimwe n'umusore wa Lamar. Ubundi twese tugenda dukwepa tugana hari amagereza arimo imfungwa. Nyuma y'igihe kitari gitoya twari tugeze kuri Lamar, ahantu hari umwijima. Ubundi duca muri senyenge zatandukanyaga umuryango wo hanze ndetse n'igipangu kiri mu nzu. Byumvikane ko gereza yari yubatse ku rwego rurenze cyane, niyo wacika muri gereza imbere ukaba utapfa guca kuri senyenge batarakurasa. Amahirwe twe twari dufite nuko imiryango ya senyenge Lamar na mugenzi we bari bamaze kuyifungura. Nuko ubundi tugeze ku magereza neza duhana ibiganza uko turi bane, twihisha mu mwijima. Lamar atubwira aho Cosmos afungiye ndetse atubwira ko Cosmos ari we wenyine uzi ahantu Desmelt na papa wa Venizi bafungiye. Ako kanya dutangira gupanga uko tugiye kugabana. Mbaha igitekerezo cyo kubanza kuvanaho abari ku minara. Venizi avuga ko abari ku minara batababaje cyane kuko kuri ako kanya ntacyo bari kubona, ahubwo abababaje cyane ari abagiye bari mu makoridoro ndetse n'imbere y'amagereza arimo imfungwa, cyane cyane nk'aho Desmelt afungiye. Byumvikane ko hari abacungagereza bakomeye cyane. Nuko Lamar ahita avuga ko tugiye kunyura inzira zose dukuraho abo dusanga mu mibare. Byumvikane ko twese tugiye gukorera hamwe, kuko ushobora kuvanaho umwe mugenzi we akaba arabibonye akavuza ifirimbi ubundi bakatugabaho igitero. Ahubwo twese uko turi bane dukorane, ubundi niba dushyize hasi abari kumwe bagire hasi icyarimwe. Ibyo tumara kubyumvikana, Lamar atujyana aho Cosmos afungiye. Tugiye kuhagera tubona abasore batatu barimo gukinira amakarita, bose basa n'abarangaye. Ubundi duhita dutangira gukwepa neza uburyo tugiye kubakuraho gitumo. Lamar atubwira ko nta kibazo agiye kubajijisha kuko bamuzi. Ubundi igihe bamurangiriyeho twese tugende tubafata ku mazuru gusa basinzira. Abanza kudusaba kubasinziriza, ibisinziriza turabimuha. Ubundi agenda begera, batangira kuganira bamubaza impamvu atatashye. Ababwira ko atahakore kandi arakora shift mu gitondo, bityo ararara aho ngaho. Ibyo birangiza njye nageze kuwo ndasinziriza kimwe na Venizi na mugenzi wa Lamar. Bakamaze kujya hasi, Lamar abaka imfunguzo ubundi afungura gereza. Twumva imfungwa zose zirasakuje. Lamar ahita azicecekesha ubundi ahamagara Cosmos aramusohokana, ndetse Cosmos mu gusohoka mbona asohokanye n'undi mugabo. Uwo mugabo mu kumubona mbona iyo sura ntabwo ari ubwa mbere nyibonye. Mu kureba neza ubwo anyegereye mbona uwo mugabo ni wa muganga wakundaga kwita kuri Dorcas anamuvura. Bitamubaza igihe yagereye aho muri gereza, ambwira ko ari inkuru ndende. Nanjye kumva inkuru kwanjye hari habuze gato ngo nicare atangira mbarire. Cosmos avuga ko atari umwanya wabyo, bityo uko turi benshi ariko dufite amahirwe yo gufatwa byoroshye, bityo twicunge tunacunga muganga kuko atazi kurwana. Ako kanya Cosmos yatubwiye ko tugiye kwerekera hari muganga Desmelt ndetse na Salvatore papa wa Venizi, ariko hakaba harinzwe cyane ku buryo abasekirite bahari bigoye kubifasha, bityo twicunge cyane tutahasiga ubuzima. Cosmos yagiye atuyobora inzira yose, ariko aho tugeze nkabona ari ubwa mbere nkabonye, akavuga ko ari ubwa mbere ahabonye. Ariko Cosmos atubwira ko hari ikibazo gikomeye cyane. Tumubaza ikibazo gihari atubwira ko iyo nzira turimo kunyuramo haba harimo abarenzi benshi cyane ku rwego rukomeye, ariko akaba nta n'umwe ari kuhabona. Bishoboke ko habaye ibintu bibiri: bakaba bamaze kutuvumbura kare cyane bakabimura, ubundi tugasanga harimo ubusa. Icya kabiri, cyangwa se bakaba baduteza agatego, adusaba guhagarara tukabanza tugatekereza. Birumvikana nka Cosmos w'indwanyi ntago twari kumusuzugura, kuko twafashe akanya k'iminota mike yo guhagarara ngo twumve uburyo aho hameze, niba haba hari ibintu bidukikije cyangwa se n'ibindi. Venizi atubwira ko nta kintu arimo kumva aho ngaho, bityo twakomeza. Nuko dukomeza kugenda, ariko kuri njye ubwoba ari bwinshi cyane. Byumvikane ko abo bagabo bari bararwanya ingamba zikomeye. Niba bari bafite ubwoba, njye nta burenganzira nari mfite bwo kutabugira.
nuko dukomeza kugenda tugana kuri gereza Cosmos yatubwiye bafungiyemo Desimeriti, tuhasanga abasirikari 2 gusa. Ubundi tubashyira hasi tubasaka imfunguzo ariko ntazo bari bafite. Venice adusaba kuva mu nzira agafungura inzugi mu bundi buryo, ariko turebye neza dusanga izo nzugi zifungishwa amakode n'amakarita. Nuko abasekirite turabasaka tubasangana amakarita dukozaho, ariko tubura kode zo gufungura aho ngaho. Ibibazo biba bitangiye kuvuka kuko nta mwanya twari dufite. Dutangira kwibaza ikintu turakora. General Venice atangira gushyiramo kode yumva bamubwira ko atarizo. Ubundi bamubwira ko ashyiramo 3 zidakora, baravuza ubuduha. Bityo bikaba bikaturangiriyeho. Byumvikane ko nyine izo nzugi za elegitoronike ziraba zivuze ko ziri kugeragezwa gufungurwa n'abantu batari bo. Nuko General Venice atangira gutera amaso ku rugi. Akomeza kwitegereza cyane abona hari imibare 6 igiye isa naho igiye gusibangana, bigaragara ko ari ikoreshwa cyane kuri urwo rugi twariho. Atangira ashyiramo wa mbere akurikiranije iyo mibare biranga, hakaba hari hasigaye inshuro imwe yonyine kugira ngo ashyiremo kode ubuduha buhite buvuga. Nuko afunga amaso yerekeza hasi, ubundi ahumiriza igihe kitari gito. Amaze kuyafungura avuga ko twakwitegura neza n'intwaro zacu dufite kuko hagiye kuba intambara ikomeye cyane. Tumubaza impamvu avuze gutya, tubwira ko izo kode kugira ngo zikore aragerageza inshuro 6, bityo akaba asigaje inshuro imwe gusa ngo ubuduha buvuge, kandi nibuvuga ariko baraza batwegera. Bamara kutwegera bakaturwanya, kandi nawe ariko akomeje gushyiramo kode kuko ntago turava aho ngaho tutajyanye abantu tuje kureba. General Venice yamaze kuvuga gutyo tumubwira ko twiteguye. Nanjye nkunje ingumi n'umugeri neza, ubundi nditegura. Venice mu kugerageza neza gushyiramo kode twumva urugi rurafungutse. Umutima wanjye uraruhuka nsohora umwuka mwinshi cyane. Mu kwinjira Venice ansaba ko hakwinjira Cosmos nanjye, abandi bagasigara baducungiye. Ariko mu kwinjira dusanga nta muntu uri muri icyo cyumba, ahubwo kirimo ubusa. Umutima uhita undya nimbwira ko hari agatego bari baduteze, kuko ahantu nk'aho ngaho nta kuntu hari kuba harimo ubusa ngo nibarangiza bashyireho abasekirite bo kuharinda. Nuko dukomeza kwitegereza neza ariko tukabona ameza gusa n'intebe, kuko njye nari namaze kumva ko wagira ngo ndi mu nzozi ndota. Nuko ntangira kuzenguruka icyo cyumba cyose kubwo guta umutwe. Sinzi ukuntu Cosmos yavuze ngo dusohoke, ariko akandagiye ahantu numva wagira ngo ntago akandagiye kuri sima, ahubwo akandagiye ikintu cy'icyuma. Mpita musaba kuva aho ahagaze ngo ndebe. Mu kuvanaho ukuguru nkuraho itapi yari ihari, ubundi mbona ikintu kimeze nk'icyuma kizengurutse ahantu, ndetse mbona kiriho n'akantu ko gufataho ukizamura. Mu gufataho nzamura numva mfashwe n'umuriro w'amashanyarazi, urankubita ngiye kugwa hakurya. Venice na Cosmos baramfata, ariko kuko Cosmos yari afite utubaraga dukeya kubwo kuba yaratotejwe, ahita nawe agwa hasi. Mu kugwa hasi ahita agwa ahantu hari fizibure y'umuriro w'amashanyarazi. Akandaho ubundi nsaba kongera kujya gukora ku cyuma. Nkozeho noneho numva nta kibazo, mu kukizamura mbona ama esikariye amanutse hasi cyane mu butaka. Mpita mpamya ntashidikanya ko Desimeriti ashobora kuba afungiwemo aho hantu. Ubundi ntangira kumanuka ariko nkabona ngenda ngana mu mwijima. Venice arankurikira, Cosmos atubwira ko agoma hejuru tukamubwira ibyo tubonyemo. Nakomeje kumanuka na Venice, tugeze hasi ducana amatoroshi y'amatelefone yacu. Mu kumurika impande n'impande ngira ngo ndi kurota, mbonye imirambo y'abantu bapfuye kera ndetse bakanabora bamanitse ku biti nk'ababambwe ku musaraba. Ubwoba burantaha. Venice atangira kuvuga ko Morutana ari inyamaswa, ambwira ko buri wese wanze gukora ibyo Morutana ashaka we na Makironi ahita amuzana aho ngaho akahamuzirikira, akajya aza kumubaza ibyo ashaka, bityo akaba ari abapfiriyemo baranze kubumbura iminwa yabo. Venice atangira kunyereka imyenda abo bantu bose bari bambaye, mbona ni iya gisirikare y'igihugu cyacu, ariko harimo n'abasivile. Mpita mbona ko byanga byakunda iyo gereza ariyo batoterezamo abantu, ubundi tugiye kwizamukira kuko hose twari twamaze kuhazenguruka. Twumva umuntu urimo gukorora hakurya. Mu kumurika itoroshi tubona burya ahantu twatungaga amatoroshi atariho irangiriye, icyo cyumba kiri munsi y'ubutaka, ahubwo ari kinini cyane. Mu bwoba bwinshi tugenda twegera aho twumvise umuntu urimo gukorora. Mbona n'amaso yanjye Dogiteri Desimeriti ahantu abambwe ku giti, ndetse azirikishije imigozi n'iminyururu mu maboko. Mpita mbwira Venice ko wari muganga Desimeriti umwe mu bo tuje gushaka.
duhita dushaka uko tumurekura, ariko iminyururu yari imuboshye, uburyo yari iziritsemo byari bikomeye cyane. Ariko iminota itari mike twari tumaze kumushyira hasi. Tugize ngo tumubwire ngo atangire yijyane, tubona aryamye hasi. Kumbe yari yaravunaguritse, yarabaye intere ku buryo atabasha no kugenda. Venise ahita ambwira ko ari njye musore, bityo muheke tuva aho ngaho, kuko nta cyizere na gike gihari kivuga ko Salvatore yaba akiriho. Venise namubwiye ko mbere yo kugenda twabanza tukamushakisha. Anyibutsa ambwira ko papa we hashize imyaka myinshi cyane azanywe muri iyo gereza, bityo ataba ari aho ngaho kuko yaba yarapfuye kera. Mubwira ko papa we yari umutasi ukomeye w'igihugu ndetse mukuru, bityo batari kumwica kuko hari amabanga menshi cyane azi. Bishoboka ko bashobora kuba baramugumishijemo bamubaza, barangiza akamwitaho ubundi bakongera bakamubabaza. Venise ambwira ko Makironi ntamuzi, akaba ariyo mpamvu ndi kuvuga gutyo. Venise namubwiye kuko bigaragara muri iyo gereza ya Eternity Jail nta handi hantu batotereza abantu uretse aho ngaho twari turi. Byibura dukoresha iminota mike igera kuri 12 gusa yonyine dushakisha papa w'ubundi nitumubura tubone kugenda. Venise arabyemera, Desmeriti tumushyira hasi, dutangira kuzenguruka hose kuko mu myambaro ya gisirikari ubwanwa bwaramurenze ndetse n'imvi zarabaye uruyenzi. Salvatore umutasi mukuru w'igihugu cyacu cya Kentrone twamuguyeho ahantu yari aryamye, umwuka uri kumushiramo, ubona ko yanifuje gupfa ariko akabibura, ndetse ubona ameze nk'umwana mutoya kubwo kunanuka, amagufwa akanama. Byumvikane ko ibyo bamukoreye ari byo byatumye aba gutyo, maze Venise aramuhamagara mu ijwi ritoya avuga ati papa. Ako kanya Venise yamaze guhamagara papa we amumurika mu maso. Papa we mu guhindukira ngo amurebe Venise nawe aramureba, kubera ko yanganaga Venise aterura papa we nk'akana k'uruhinja. Ubundi nanjye mfata Desmeriti tugenda tugana ku ma esikariye. Mu kuyazamuka tugera mu cyumba dusanga Cosmos aracyadutegereje. Mu gukubita amaso abantu dufite agahinda karamwica, nuko duhita dusohoka aho ngaho, ubundi tugera hanze. Tuhasanga Lamar na mugenzi w'ubundi mugenzi wa Lamar. Venise amuhereza Salvatore ngo amuterure agenda amujyana. Dusohoka muri gereza, nanjye nkomeza gufata Desmeriti, ubundi dufata inzira. Cosmos atubwira ko tugomba kwitonda. Inzira yose tugenda ku mahoro, nta kintu kidutangiriye, ndetse ubona ko umupangu wacu nituramuka dusohotse nk'uko twinjiye uraba wagenze neza. Nuko Lamar atubwira ko tugiye kuba twatesha umutwe abasore bari hejuru ku minara. Venise amubwira ko atari ngombwa, ahubwo turakwepana n'amatara yabo ubundi tugasohoka nk'ibicucucucu. Ubwo twavuye muri gereza indani dutangira gukwepana n'amatara tugira ngo tugere muri senyenge ya mbere tuyisohokemo, ndetse n'iya kabiri tuyisohokemo. Venise atangira kumbwira ko ari kwiyumva bidasanzwe, nkaho dufite ikibazo. Mubaza ikibazo twagira kandi abantu twaje gushaka tubafite. Ambwira ukuntu twinjiye tukagera muri gereza, twamara gufata muganga na Cosmos tukagenda ahantu haba hari abarinzi benshi cyane, tukahasanga abantu 2 gusa, ndetse tukaba tunavuye y'amahoro, kugeza ubwo tugeze aho hanze nkaho nta kintu cyabereye muri gereza. Venise akomeza ambwira ko iyo gereza atari urugo ku buryo twayisukira uko dushatse, dushobora kuba dufite ikibazo. Venise amaze kumbwira gutyo, mu gihe ngiye gushaka ikintu musubiza, wa muganga wari ufunganwe na Cosmos ahita dutungira urutoki ku muryango wa gereza mukuru. Mu kureba ku muryango umutima wanjye numva nsimbutsemo, ndetse numva ko umupangu wacu uguyemo inshishi. Nyuma yo kureba neza nkabona umugabo uhagaze ku muryango wa gereza afite imbunda yidutunze. Inyuma ye hari igikundi cy'abasekirite ba gereza benshi cyane mu myenda y'akazi kabo. Bigaragara ko ibyo Venise yavugaga byari ukuri. Bari bazi ko turi kwinjira muri gereza, ndetse bakaba bari badutegereje usohoka twe kugira ngo batwicire hamwe nabo twari tuje gucikisha. Ako kanya namaze kubibona gutyo n'abandi bose babibonye. Cosmos ahita avuga mu ijwi rituje avuga ati Mana Nyagasani. Byumvikane ko yarabibonye ko biturangiriyeho. Mu kureba hejuru ku minara mbona nta basekirite bahari. Byumvikane ko bari bahavuye kuko bari bazi ko tutabasha kurira gereza kuko yari ndende cyane, bakajya kwifatanya n'abandi bagenzi babo kugira ngo batwicire hamwe. Nuko Cosmos mu kureba neza ambwira ko umugabo turi kubona imbere yabo ari wa Deni Morutana. Ako kanya twamaze kubona bimeze gutyo, Lamar asubira inyuma yirukanka cyane. Mu kugaruka hashize agahe gato yagarukana imbunda yarakuye kuri ba basore twari twashyize hasi.
araduhereza tubwira kwirwanaho, ariko njye nari nteruye Desimeriti na mugenzi wa Lamari ateruye Salvatore papa wa Venice. Ako kanya Venice atubwira ko nta kindi kintu kigiye kuba uretse kutumishaho urusasu bakaturangiza, ariko byaba byiza natwe twirwanyeho tukava aho ngaho turi bazima. Narebye ku ruhande mbona Cosmos afite imbunda, mpita mbaza muganga umwe witaga kuri Dorcas niba afasha Desimeriti, ambwira ko nawe nubwo nta kigenda ariko aragerageza, bityo mumuhereze. Ibyo mbivuga ngira ngo nanjye mfate imbunda kuko ntago nari kwemera gupfa nk'ikigwari. Nuko mfata imbunda, Lamari afata imbunda, Venice we yari yitwaje iye. Ubundi mugende kubaza Venice uburyo ndatangira kurasa, bahita batangira gusuka urusasu. Mu gusuka urusasu Venice nawe aratangatanga, byumvikane ko bahise batungurwa nabo bagatangara gutatana mu buryo bwo gukiza amagara, mu gihe bari bazi ko bagiye kutwica tutabasubiza, cyane ko mu kwinjira batigeze babona umuntu n'umwe wapfuye yishwe n'isasu. Bikaba byarabahaye isura y'uko abinjiye muri gereza nta ntwaro bari bafite, ahubwo bari bafite ibintu bisinziriza gusa. Gusa ngiye ikibazo nakomeje kwibaza ni ukuntu bamenye ko tugiye kwinjira muri gereza, cyangwa se uko bamenye ko twaje muri gereza. Nuko masike yanjye uko bari kurasana nyambara neza mu rwego rwo kwirinda ko hari uwazambona isura. Mu gukurura imbarutso nuko Dorcas yari yarabimbwiye, nanjye mbona amasasu ari kuza. Urugamba abasirikare ba Morutanna dutangira kubakoramo, ari nako tuva muri gereza tugenda tugana muri senyenge ifashe igipangu ya mbere. Tuba tuyisohotsemo amahoro ariko tugenda tugana aho Morutanna n'abasore be bari. Nkababazwa cyane n'ukuntu Cosmos na Venice bari kurasa abantu bagapfa, kubwo ko baba basore bari ibintu bazanywemo n'ubugugu bwa Makironi na Morutanna wari umukuru wa gereza ya Eternity Jail. Nuko tugenda tugana hanze ya senyenge zombi kuko zose twarazisohotse, ubundi tugera hanze yazo. Kugenda tugana ku marembo, ariko ikibazo kiba ko hari abandi bacungagereza bari kujya baturuka hanze. Natwe nta kindi cyari kudufasha uretse kubarasa bakareka kuturasa mu buryo bwo kwirinda. Ngiye kumva numva mu mbunda yanjye amasasu arashize, mpita ndyama hasi. Venice akora mu mufuka akuramo akabunda gatoya ka pistoli arakampereza ambwira ko karimo amasasu yuzuye. Nanjye mpita ntangira kurasa ndasa imbere hari abacungagereza ba Morutanna, ariko njye nta gahunda mfite yo kwica abantu. Ariko Venice wari umusirikare ambwira ko ntashaka kwica, bo baranyica bityo amahitamo ari ayanjye. Ariko we na Cosmos ukabona banaryohewe cyane n'ibyo bari gukora, kimwe na Lamari. Nuko abasekirite bakomeza kwimena ku buryo twabonye ko ibyacu bitorangiriyeho. Mu kureba inyuma yacu mbona muganga umwe wakundaga kwita kuri Dorcas aryamye hasi, bigaragara ko Desimeriti yari yamunaniye. Nuko nsubira inyuma ngo njye kureba ikintu cyabaye. Muganga amugezeho nsanga ahubwo bamurashe isasu, akaba ariyo mpamvu aryamye hasi, kuko yararyamye isasu ryamufashe ku itako, arimo kubabara cyane ndetse atabasha no kugenda. Nuko mugezeho mpita mfata ikote nari nambaye ndarica, nkuramo ikintu kimeze nk'igitambaro, ubundi nzizirika ku kaguru ka muganga ngo adakomeza kuva amaraso. Ngiye kumva numva amasasu arashize ku bantu bose, ku buryo ntawongeye kurasa. Ako kanya ndebye mbona abasekirite ba Morutanna barimo kwipanga neza. Ubundi Morutanna afata indangururamajwi atangira kutubwira avuga ati nubwo tutazi abo muri bo, ariko umugambi wanyu mwawupanze nabi cyane, wabapfubanye kubera ko byabarangiriyeho mwese. Ubu mugiye gupfa nimukomeza kurwana, ariko nimwemera kumanika amaboko yanyu turaborohereza, ntimugire icyo muba, kuko bigaragara ko rwose mwaje mutiteguye ibi ngibi, akaba ari nayo mpamvu amasasu abashiranye. Bityo byaba byiza muretse kwirushya ndetse no kuturushya, kuko iyi gereza nta muntu n'umwe ujya uyicika, n'ubigerageje ntabwo agenda ari muzima. Bityo aka kanya mbahaye amahirwe, ntabwo nongera kubarasa. Muze mutwegera mutwihe tubafate ku mahoro, cyangwa se mwese tubamarire ku icumu. Morutanna yamaze kuvuga gutyo bitunguranye, tubona ku muryango munini wa gereza, ari naho hantu ho kwinjira no gusohokera honyine, harafungutse. Abantu binjiye baza barasagura abasekirite ba Morutanna bameze nk'abagabyeho igitero. Natwe dutangira kuryama hasi ngo batatwiciramo. Tugiye kumva twumva urusaku rw'abantu benshi cyane inyuma yacu, aho twari tuvuye muri gereza. Kureba tubona n'abanyururu benshi cyane bafunzwe aho ngaho, bameze nk'ihene ziciye ikiziriko.
mpita mpagurutsa muganga mfata na desimerite, ubundi ngiye kubona mbona abanyururu baje badusanga badusatira, bivuze ko bari bagiye gucika gereza ariko uburyo bwari benshi cyane. Mpita mbona ko nibiramuka bigenze gutyo Morutan ashobora guhamagara abasirikare benshi cyane b'igihugu bakaza kumutabara. Mpita nsubira inyuma mfata ikigufuri cyari kiri kuri senyenge, ubundi ndagifunga neza. Mu gihe maze gufunga numva ijwi ry'umukobwa ambaza impamvu ntari kuza kujyana n'abandi. Nuko mu guhindukira mbona ni Dorcas afashe desimerite amuteruye, ndetse na Rufus afashe wa muganga wakundaga kwita kuri Dorcas. Mu kureba mbona abasekirite benshi baryamye hasi ariko abandi bakirwana, na ba Cosmos na Venice. Nuko nanjye ngenda niruka ngana aho abandi bari tugana ku muryango w'amarembo makuru ya gereza, ariko tukiri muri ibyo twumva kajugujugu. Mu kureba hejuru tubona ni kajugujugu za gisirikare. Duhita tumenya ko ibyacu noneho biturangiriyeho kimwe n'imfungwa, kuko nari mbizi neza ko bagiye kurasa nta kintu bitayeho, cyane ko n'iyo gereza yari ibanga, bityo bakaba badashaka ko hari ikintu kimenyekana aho ngaho mu gihugu cyacu kijyanye n'iyo gereza. Nuko Cosmos agenda asohoka akurikiye abandi, Dorcas akurikiraho, Venice nawe akurikiraho, ndetse Rufus akurikiraho, nanjye mbaza inyuma. Ariko mu kureba ahantu Morutan yararyamye mbona afashe imbunda ashyiramo mu gipimo neza, ubwoba buranyica. Mu gihe ndi gushaka ikintu nakora mbona arekuye imbarutso, isasu rimwe gusa riravuga. Ako kanya mu kureba umuntu rifashe agahinda karanyica. Cosmos amaraso amuva mu mutwe ari menshi cyane, ndetse aryamye hasi atabasha no kunyeganyega, kuko isasu rya Morutan niwe muntu ryafashe mu mutwe. Ako kanya Cosmos akimara kugwa hasi, Venice yahise abibona, ahita agira umujinya ashaka kugaruka inyuma. Mpita mufata mubwira ko ataba ari byiza kuba twagaruka inyuma, kandi abasirikare ba Makironi bageze hejuru yacu, bityo habura amasegonda makeya bagahita baturasa nta kuzuyaza. Venice ambwira ko iyo gereza ya Eternity Jail igomba kurimbuka burundu, bityo nta kindi cyayirimbura uretse kwica nyirayo n'abayo. Ahita asubira inyuma, ariko ari kugenda mpita mbona ibitara bimurika cyane biva ku ndege za kajugujugu zimurika kuri twe. Ngiye kumva numva amasasu atangiye kuvuga. Mu kuvuga Venice akomeza kwiruka n'umujinya, mbona arasha amasasu abiri icyarimwe. Morutan ahita agwa hasi, ubundi Venice atangira kumukurura amwirukankana amuzana aho turi. Mu kumara gusohoka amarembo y'igipangu cya gereza, twumva amasasu arimo kuvuga aturuka kuri za ndege za gisirikare, ariko twumva n'urusaku rw'abafungwa barimo bafungiwemo. Ikirenze ibyo nsubije amaso inyuma mbona abafungwa bari kuraswa, kuko nyuma yo guca senyenge bagashaka gusohoka, buri wese wasohokaga muri senyenge yararaswaga. Ariko ngiye kumva numva ijwi rya Venice ambaza impamvu ntaza ngo tuve aho ngaho, ambaza niba nshaka urupfu. Mu kugaruka amaso mbona mpagaze iruhande rw'umurambo wa Cosmos, mbona ninshake mpfa, ariko byibura Cosmos mukura aho ngaho. Mpita ntitaye ko barandasa, ubundi nanjye nterura Cosmos. Mu kumufata neza ntangira kuva mu gipangu, ariko ngiye kumva numva isasu riranyinjiye mu rutugu. Mpita numva wagira ngo mpetse ibiro 150, ariko nkiri aho ngaho ntangira kwibuka amagambo nabwiwe igihe kimwe, ko uburibwe bw'umubiri butagakwiye kuduca intege, ahubwo bugomba kudutera imbaraga zo gukora cyane iby'uburibwe budashaka ko dukora. Nuko ngenda ngana hanze numva amajwi ya Dorcas arimo kurira mpamagara, avuga ati ndakwinginze va aho hantu, ndakwinginze sohoka tugende kuko ntashaka kupfa. Rufus nawe agenda amuhumuriza, nawe amubwira ko nta kintu ndaba, ariko ari guhamagara izina ryanjye hatagira abantu baryumva. Nuko nsohoka muri gereza ndi kwiruka, ariko intege ari nkeya kubera isasu nari narashwe, ndetse nteruye n'umurambo wa Cosmos. Mu kugera ku marembo mbona imodoka ebyiri zihaparitse, iya Ezeki twari twajemo n'iya General Venice yari yazanyemo na muhungu we. Ubundi Ezeki aza nsanga afata Cosmos amwinjiza mu modoka, nanjye nkurubana nyinjiza mu modoka, ubundi imodoka ziva aho ngaho. Byumvikane ko abasirikare bari mu ndege bahise bazibona, batangira kudukurikiza amasasu, tugenda dukwepana n'amasasu. Nabashije kwinjira ntatugereho, agafata inyuma, kugeza ubwo narebye imodoka nari ninjiyemo nkabona yabaye akayunguruzo, kandi Ezeki yari yambwiye ko itamenwa n'amasasu, ambwira ko amasasu bohereza avuye mu ndege akomeye cyane. Nuko ambaza ahantu twerekeza, mubwira ko twagana iwacu. Ezeki avuga ko bashobora kugenda badukurikiye bakatubona, bityo byaba byiza tugiye ahandi hantu hatari aho twashakirwa, ubundi tukahava wenda tujya mu rugo nta muntu uzi, ndetse wanakeka ko ari twe twari twagabye igitero muri gereza.
Ako kanya imodoka ya Venise tukimara gusohoka mu ishyamba rya Turiya yahise ifata umuhanda ugana muri Santa. Ku muvuduko twariho ubundi natwe turamukurikira kugeza ubwo twageze mu ishyamba hagati. Venise agahagarara ubundi akava mu modoka akadusaba natwe kuva mu modoka ubundi tuvamo. Ako kanya tubona imodoka zindi ziri kuza zigana aho turi zituruka aho turi kwerekeza. Mpita ngira ubwoba ko leta itugezeho. Venise ambwira kudahangayika ko ari abasore be, bityo ikintu tugiye gukora ari ugutwika izo modoka ubundi tukahava nta kimenyetso na kimwe dusize. Venise yamaze kuvuga gutyo umuhungu wasohoka mu modoka arimo gukurubana General Montana ubundi amushyira ku ruhande yanamwambitse n'amapingu arenzaho imigozi ikomeye cyane. Dorcas ahita afata Desimerita asohokana na wa muganga wamuvuraga. Rufus nawe ahita asohokana Salvatore papa wa Venise wari uri ku mwuka muke cyane ubona ko ubuzima buri kumujyana, ndetse na Lamar na mugenzi we bava mu modoka. Venise na Lamar na mugenzi we bayigira gufatanya n'umuhungu ubundi bagafata ibibido birimo essence mu modoka bagasuka ku modoka ubundi bakazitwika. Bahita bajya ku modoka ya General Venise ubundi bakoramo amajerekani basuka ku modoka. Badusaba ko twajya mu modoka za Venise ubundi bose bajyamo. Sigara ndi kumwe na Venise ndetse mbanza kwinjiza umurambo wa Cosmos mu modoka nanjye ndagaruka. Mpita mfata ikibiriti Venise nawe afata ikindi turasira kuri za modoka. Ambwira ko imodoka uburyo zikozwe ziraza guturika mu kanya gatoya, bityo byaba byiza zituritse twageze kure cyane. Ako kanya tugenda twiruka tugana mu modoka za Venise. Abashoferi barazihagurutsa zigendera ku muvuduko uhambaye kugeza ubwo twumvise guturika inyuma yacu kwa za modoka ubundi tugafata inzira ikomeza. Venise namubajije ahantu tugiye, ambwira ko ahantu tugiye harinzwe akaba ari naho turasanga ubutabazi bwose dukeneye muri ako kanya, bityo ndeke guhangayika kuko ibintu byose biraza kumera neza. Nuko urugendo turufata nkikiye umurambo wa Cosmos n'agahinda kenshi, ndetse ijoro ritangira gutandukana kuko twari tugeze mu masaa 9 za nijoro. Ngenda ntangira kwibuka uburyo Cosmos twahuye, ntangira kwibuka uburyo namwegereye mu rukiko mu byumweru 2 bishize, nkamubaza ibyabereye muri urwo rukiko kandi ari njye wari uje kuburana. Akambwira ndetse yanamara no kumenya ko ari njye uwari uri kuburana, agatangira kundinda nk'inshingano yari afite kera ku Barewisi ku bwa sogokuru Toromewo. Akanambwira amateka yose bwo kuva ku bwana bari inshuti uko bari batatu, we na Makironi na sogokuru wanjye Toromewo Lewis. Barangiza kwiga akaza kuba umurinzi wa sogokuru afatanije na Sanctus papa wa Nathan Sultanis, kugeza ubwo bagiye kurinda perezida. Makironi yamaze kwica perezida bagahita bahunga, nubwo atambwiye ubuzima yabayemo nyuma yaho. Tukaza kongera guhura kuri iyo nshuro ubwo yari afite isaso mu rubavu bari bamurasha akanyitangira. None kuri iyo nshuro nari ndi kumubona ari umurambi imbere yanjye, nabwo yitangiye umupangu wanjye wo kubohoza Desimerita ndetse na Salvatore papa wa General Venise. Kuri iyo nshuro Cosmos akaba yarahasize ubuzima.